Yari umukobwa utari muremure atari na mugufi. Yari yambaye imyenda ya siporo yagaragaraga nk'igura amafaranga make, agapantaro n'umupira by'amatiriningi, uretse ko yigiraga ku ruganda agakoresha imyenda ashaka, byatumaga aberwa cyane. Yari yambaye udukweto natwo yakoresheje two mu bwoko bwa Supresi yarigiriye ku ruganda. Hasi hari akabara k'umweru kuri taro, hejuru dufite ibara ry'umukara. Umupira yari yambaye wari ufite ingofero yayambaye yayegereje hafi y'amaso. Yari yambaye agapfukamunwa ndetse ahetse n'agakapu gato mu mugongo. Yagendaga yitonze, umuntu akaba atamumenya neza. Yaturutse hirya ku muhanda wa kaburimbo ari wenyine, akomeza kuza agana ahantu hari agasantere. Imbere ye nko muri metero 20 hagendaga abasore bari biyambariye ekuteri za Bluetooth. Inyuma ye kure nko muri metero 30 hari undi musore nawe uhetse agakapu, bigaragara nkaho bose nta numwe wari uzi undi. Hirya y'ako gasantere niho abanyonzi babaga baparitse bategereje abagenzi. Iyo babonaga umugenzi bahitaga bamwinyuza imbere, bamwe bavuga bati tugende kiriya. Ariko uwo muhanda wa kaburimbo wari hagati y'imihanda ibiri. Uwo wari unyuze mu isantere mo hagati, hepfo no haruguru hari amazu, noneho inyuma y'ayo mazu hirya no hino hari izindi nzira. Nta kinyabiziga cyapfaga kuhanyura uretse abantu babaga bigiriye mu mirima yabo cyangwa bahatahaga, kuko hari hubatse inzu zituwemo. Imodoka yashoboraga kuhanyura usibye ko ntawe ari kwiteza imihanda mito kandi y'igitaka hari kaburimbo. Uwo mukobwa akomeje kuza arenga mu gasantere agera hirya aho kari karangiriye, ahari haparitse abanyonzi bageraga nko muri 25 bategereje abagenzi. Yakomeje kuza yitonze, abanyonzi bakimubona bamwe batangira kuvuza urushyo bamurabura ngo arebe ko bahari bamwitwarire. Umwe ahise akata igare rye agenda amwegera, amugeze iruhande aramubwira ati mukobwa mwiza, uragenda n'akagare, ikosa yanjye imeze neza, ahantu hose ushaka nahakugeza. Umukobwa yanze kuvuga ariko akomeza kugenda yigira abandi banyonzi nk'ushaka gutega igare. Nabo batangiye kumwinyuzaho bamwereka ko bafite amagare meza. Umukobwa akomeza guceceka ahagarara hamwe. Babonye ko ashaka kwihitiramo baraparikana bakomeza kumuvangavanga. Yakuyemo ingofero, babonye umutwe batangira kwikangamo. Umusatsi we karemano bari bawuzi kuko ari kenshi yagaragaraga ku mateleviziyo. Ariko nanone bagize ngo ibyo baketse sibyo, kandi basaga naho bose bari gutekereza bimwe, kuko amaso ye n'umutwe we nubwo ari yambaye agapfukamunwa babonaga hari ahantu babizi. Yakuyemo n'agapfukamunwa k'umukara yari yambaye. Abanyonzi bamubonye baratitira, umwe ahita afata igare rye ariruka, abandi barasunikana bashaka kwirukana nabo babiri icyuya. Arababaza ati kuki muhungabanye, bigenze bite? Habuze n'uwamusubiza, batangira gushaka uko bacika bakagenda, bitewe n'ukuntu bwa mbere bari bamufashe nk'umuntu usanzwe bakamwinyuza imbere, bamwita umukobwa mwiza, kiriya n'utundi tugambo bakoreshaga bashaka kureshya umugenzi. Ariko gucika kwabo nabyo batekerezaga ko byabagiraho ingaruka, wenda hafi aho hakaba hari abasirikare bashoboraga guhita babarasa. Ba basore bandi bari bari imbere y'uwo mukobwa bo bari bakomeje kwigendera, undi wari inyuma ye yagiye kwigurira igisheke. Uwo mukobwa wari bateye guhungabana yari umukobwa wa perezida, umukuru w'igihugu ubahwa n'abaturage bose, bamukunda ariko banamutinya kurushaho. Yarababaje ati none se muri mwe ninde wamanukana akangeza mu nkengero z'agasantere kari imbere hano? Abanyonzi bari basigaye batagiye bagize ubwoba, bakomeza kugenda bigendera umwe umwe, ku buryo mu minota mike bose bari bashize hasiga umusore umwe gusa wari ufite ikoso yikoreye mu birangiti. Yari yarafashe amakarito ayizengurutse agatambaro k'ikirangiti afatanyisha udusumari. Abanyonzi bagiye biruka bagera mu isantere, batangira kubwira abantu ibibabayeho, ko umukobwa perezida amaze kugera muri iyo santere kandi ko ahagaze aho abanyonzi baparika. Kubera ko abacuruzi bamwe bari biyizaho kugira ibicuruzwa bitemewe, gucuruza ibintu bivangavanze bidakurikije amategeko, abatinze gutanga imisoro, abayinyerezaga, abacururizaga ku dutaro, ba nyir'utubari bari bafite umwanda, bose bahita bafunga imiryango. Utubari twari turimo abakiriya benshi bo bahise baceceka, babona basohotse bakiruka byaba ibibazo, bakinga umuryango bararuca bararumira. Amahirwe bamwe bagize nuko inzugi zabo zari zirimo serire, bashobora gukingira imbere n'inyuma byose bikamera kimwe. Abandi bari mu isantere harimo na wa musore wari uri kugura igisheke, akaba yari yambaye ekuteri y'umukara ya Bluetooth, bagize ubwoba. We yahise abika igisheke vuba vuba, yishyura amafaranga, ahagarara ku nkingi areba imbere aho umukobwa perezida yari ahagaze afite ubwoba. Abari bari mu isantere batangiye kwishinja amakosa, baba bari bambaye nabi, abari bambaye imyenda itameshe, abatari bambaye inkweto, abari bafite abana batiga, abari babazanye mu murimo kandi bataragira igihe cyo gukora, bose barahunga batangira kwiruka. Mu masegonda make hafi ya bose bari bamaze gushira mu isantere. Icyakora wa musore wagaragaraga nk'ufite ubwoba, we yakomeje kwikinga ku nkingi ngo umukobwa perezida atamubona. Ikintu cyatumye bose bajya gushira mu isantere nuko abenshi nta n'ibyangombwa bari bafite. Abamotari n'abashoferi nabo baturutse hirya bahageze babona abantu mu isantere yakundaga kubamo abantu isa nk'iyakinze, nk'aho habaye ikintu runaka nka guma mu rugo wenda. Babajije wa musore wari wikinze ku nkingi, ababwira ko imbere hahagaze umukobwa wa perezida. Nubwo hatakundaga kunyura imodoka nyinshi, zabanje guhagarara kuko abashoferi n'abamotari batangiye gutekereza ko ubwo afite ibintu ari kugenzura. Babanje kureba ko bafite amaperimi n'ibindi byangombwa, ariko aho gukomeza imbere basubira inyuma bajya kunyura muri ya mihanda y'igitaka.
Umukobwa wa perezida we yarahagaze hirya yitegereje muri iyo santere yahoranaga abantu benshi kuva mu gitondo kugera nimugoroba, abona bose bari kwiruka nk'aho habaye intambara, barengaga hirya bose basa nk'abari gukiza amagara yabo. Icyamutangaje ni ukuntu umusore umwe w'umunyonzi yari yakomeje guhagarara ntiyiruke. Igare rye ryari rimeze neza ariko ikosa yisekeje cyane kuko ariyo yari yarikoreye. Uwo musore yagaragara nk'udafite ubwoba na gake, yari muremure ugereranyije n'umukobwa wa perezida wari umuhagaze imbere, yarangariye abantu birukaga, yambaye inkweto ya bodaboda, yambaye umupira w'imbeho n'ipantaro y'ikoboyi. Gusa byari bifite isuku bisa neza cyane. Yari afite umucongo, umusatsi utaramurariyeho, afite isuku mu bigaragara, akagare ke kogeje kari no guhumbura. Umukobwa wa perezida yaramubajije ati, musore, kuki utirutse nk'abandi bose? Umusore ati, none se ari imbunda wantunze, uje kwica abantu se mbimenye? Umukobwa ati, oya sinaje kwica abantu, nshaka gutega igare gusa. Umusore ati, none niruka nishinja iki? Umukobwa ati, ariko hari ntabwo wowe wamenye uwo ndi we. Umusore ati, ndakuzi, witwa Hope, uri umukobwa wa perezida. Gusa nibwo nkubonye amaso ku maso, nakubonaga ku mbuga nkoranyambaga no ku mateleviziyo, nkakumva kuri radiyo n'ahandi. Hope nawe yikanzemo yibaza ukuntu abantu bose bamubonye bakiruka wakahaguma. Aramubaza ati, witwa nde? Nawe ati, nitwa Ravi. Undi ati, ukora iki? Rava, turi kumbaza icyo nkora. Hope ati, yego. Rava, turi kubona igare, nambaye akajiri kanditseho koperative mbarizwamo, igare nicyo ritwara, ntwara abagenzi. Ubwo icyo utabona ni iki? Hope yaramubwiye ati, ngaho ntwara ungeze aho nakubwiye, ntabwo tugera mu gasantere neza, turagira hafi yako. Nawe ati, ntari bicara ngo utware, ariko kugera hari urampa 500. 500 ubusanzwe ukagera mu isantere, ariko ndumva ari nkaho turaba twagezeyo. Umukobwa ati, 500? Humura sindi bukwima amafaranga yawe, nayitwaje rwose, nari mbizi kutari buntwarira ubuntu. Yicaye ku igare Rava aramutwara. Bamaze kugenda hari imodoka yisize baturutse inyuma, wagira ngo yari yahagaze hirya kure y'aho isantere itangirira. Rava amaze kumutwara akamukura hirya y'isantere, abandi banyonzi baragarutse baravuga bati uko biri kose umukobwa wa perezida ntari bugaruke muri uyu muhanda, ntabwo bibaho ko inzira yaciyemo ariyo akongera gucamo, baba birinda ngo hatagira umuntu batega. Ariko Ravi nawe si gusa ni umusazi, uriya mutipe ni ikihebe, mushobora kumva ngo baramurashe da, kandi uyu munsi harapfa umuntu. Bakomeje gusigana barabazanya bati uyu mukobwa ari wenyine, ubu n'abasirikare bari inyuma, wasanga nyamara hagiye kuba ikintu gikomeye muri aka gace. Wa musore wari uhetse agakapu amaze no kugura agasheke, yambaye kuteri, yavuye ku nkingi yari yakomeje kwegamaho, araza ababivanzemo arababwira ati, wapi, uriya mukobwa ari wenyine? None se hari imodoka ya gisirikare mwigeze mubona? Ikindi naturutse kure ngenda n'amaguru, namubonaga imbere yanjye ari wenyine. Bamubaje hari guturuka arababwira, ahita nikomereza, gusa ntawamenye niba babwije ukuri cyangwa babeshye. Impaka zabo zarakomeje, abandi bantu bagenda babiyungaho. Umunyonzi umwe yaravuze ati, oya ntabwo umukobwa wa perezida ashobora kugenda mu muhanda wenyine atarinzwe, cyane cyane ahantu hakure nk'aha ngaha. Uko biri kose na hano yaracungiwe umutekano ukomeye. Abandi bati, kubera iki se? Wibeshya, nta muntu bari kumwe, yari ari wenyine. Umusore w'umunyonzi wundi witaga Fox wari warabashije kwiga akagera mu wa 6 segonderi, yarababwiye ati, umukobwa wa perezida aba ari icyo bita target cyangwa person of interest ku bantu bashobora kugira icyo bategura kibi. Icya mbere, yakorerwaho ibikorwa by'iterabwoba, ashobora gushimutwa, byose bikozwe n'abanzi b'igihugu baba bashaka kwimura kuri perezida binyuze ku muryango we. Kuba umwana wa perezida ni nko kuba igice cy'umutekano w'igihugu. Iyo hagize ikiba kuri we, niba ari ikibazo cy'umuntu ku giti cye gusa ngo wenda uvuge ngo Hope ni waba uhangayitse wenyine, ahubwo kiba ari ikibazo cy'igihugu cyose. None ngo ntarinzwe? Undi yaramwunganiye aravuga ati, ibyo Fox avuze nibyo. Ubu wasanga na hano hafi hari abasirikare bitsimbye munsi y'umuhanda wenda, cyangwa bakaba banyuze muri turiya duhanda two hakurya, kuko nanjye ndabizi abana ba perezida barindwa umunsi ku wundi, amasaha 24 ku yandi. Baba bagomba kumerekeza aho agiye hose, bakagenzura aho agiye mbere y'uko ajyayo, bakagenzura abantu bose bazahura nawe. Ubu wasanga ahubwo muri iyi santere harimo abasirikare tukaba tutabizi. Abantu bakomeje kuva aho bari bihishe, abafunze amaduka n'utubari barafungura, ibintu bisubira ku murongo. Gusa abatari bambaye inkweto bagarutse bazambaye, abatari bakarabye babanza kwinagaho utuzi banambara neza, abari bafite imyanda mu maduka yabo barakubura, abari basinze babavana mu isantere nabi cyane. Abantu bakomeje guhurura baza aho basore n'abagabo b'abanyonzi bari gusiganira kuko ikiganiro cyari cyaryoshye. Fox arongera arababwira ati, umva mbabwire, umukobwa wa perezida no kuba yafatwa amafoto atari ngombwa kiba ari ikibazo gikomeye. Abandi batari kutwo tuntu ari kudusoma hera, yiyemera cyane, nawe ati mujye mumenya ko niza ariko sindi nkamwe. Abo banyonzi ibyo bavugaga byari birimo ukuri, kubera ko umukobwa wa perezida ubwe yari yaje arindwa ahubwo bikomeye birenze bikenewe. Nubwo abo banyonzi bari bahoze muri kaburimbo, birengagizaga ko hirya no hino hari indi mihanda y'igitaka, kandi niyo bari bamurinze banyuragamo. Abo bari bafite jimeri bari kumwitegereza neza, bafite intwaro zashoboraga kubarinda. Icyakora bari bambaye mu buryo busanzwe, nta muntu wabasha kubavumbura. Bamwe bari bambaye utuntu mu matwi, ku byo bamwe bari kwibeshya ko ari ekuteri za Bluetooth, nyamara nitwo bakoreshaga bavugana hagati yabo.
Ikindi bari birengagije ni uko ubwo umukobwa yazaga hari abasore babiri bamubanjirije imbere biganirira nk'abatamwitayeho, inyuma ye hari undi musore wahise yijisha akagura agasheke, abandi batangira kwirukana bagasa nk'uri gutinya umukobwa wa perezida akikinga ku nkingi y'inzu. Yewe uwo we yabashije no kuvugana n'abanyonzi ababeshya ko umukobwa wa perezida atarinzwe. We yari yahagumye kugira ngo aze kureba neza uko mu isantere barasigara bameze nibamenya ko ari umukobwa wa perezida. Wenda hari abo banyonzi iyo bita ku tuntu abo basore bari bambaye mu matwi hari icyo bari gukuramo, kuko ni benshi bari babanyuzeho batwambaye. Abandi barinzi bo bari bageze kare aho umukobwa ari kuviraho ku igare, hari n'imodoka ari guhita imutwara ntasubire inyuma. Ikibazo ku baturage cyari kimwe, baribazaga bati ni gute umukobwa wa perezida yifata akagenda n'amaguru, akagenda ku igare, akaza mu isantere nk'iyi gutya gusa. Abanyonzi bo bari bakomeje kwivugisha batari kazi kwiyoberanya, uzi ko twamenye ko ari we yamaze kutugeramo, kari uko twivugiraga ibintu byiza turi gusigana ku by'umupira n'umuziki. Iyo tuba turi kuvuga amagambo mabi yo gusebya igihugu cyangwa yuzuyemo urwango, ntibyari kudukoraho. Abantu bose bari biremyemo udutsinda, bamwe bari kuvugana ubwoba bumva ko nyine hari ikintu kidasanzwe cyabaye mu isantere. Abanyonzi kandi bari kwibaza ku kuntu Ravia yari yatinyutse kumutwara, bafite amatsiko yo kongera kumubona. Ubusanzwe hari abaperezida bagenda mu muhanda abaturage bakabashungera bakifuza kubakoraho, mbese ukabona ko bashishikaye. Umuperezida w'icyo gihugu nawe bamukundaga kubi banakwemera kumupfira, ariko nawe nta miyaga yashyiriragamo abica amategeko, nubwo kari kuba ari kagakosa gato abandi bafataga nkaho ntacyo gatwaye. Yagiraga imvugo ivuga ko uwica umuntu atangira kumwanga mu mutima we, agatangira kumutuka no kumva ko adakwiriye. We yafataga amakosa mato nk'ababyeyi b'ibyaha biremereye. Mu mboni ze yemezaga ko ibintu byose bibaye akamenyero bihinduka bibi kurushaho. Kubera uko gutoza abaturage kubahiriza amategeko kandi koko bakayagenderaho, byabaga biteye ubwoba ku bantu bicaga menshi. Impamvu bo muri iyo santere babonye umukobwa wa perezida bagahungabana si uko yari umugome cyangwa yari afite amateka mabi bari bamuziho, ahubwo bari bazi ko yari gusanga mu ikosa wese yari kumuhana nk'uko se yari kubigenza. Icyari giteye ubwoba kurushaho ni uko yari n'umujyanama muri perezidansi, yari afite igitinyiro. Ubusanzwe urukundo n'ubwoba bikunze kuba ibintu bihabanye, ariko iyo bihuye ku muyobozi umwe biba bigaragaza umuntu wahinduye amateka, wubatse izina rikomeye, ariko kandi ufite imbaraga mu kurwanya ikibi. Uwo muperezida yari yarageze ku butegetsi abanje kurwana intambara ndende, arwanya akarengane n'ubutegetsi bubi, bituma bintwari ku baturage. Benshi bamufataga nk'umucunguzi wabakuye mu mwijima w'ubukoloni akabakura ku butegetsi bw'igitugu no mu bukene ndengakamere. Ayo mateka yamuhaga isura y'umuyobozi udasanzwe wigeze kwitanga, akemera no gushyira ubuzima bwe mu kaga kubera ineza ya rubanda. Ibi byatumaga abaturage bamukunda bakamwubaha kandi bakamufata nk'umubyeyi w'igihugu. Nyuma yo gufata ubutegetsi yari yarakomeje kuyobora igihugu akurikije indangagaciro z'ubutabera, gukunda abaturage, guhangana n'ibibazo by'igihugu nk'inzara, umutekano, uburezi n'ubuzima rusange, arushaho gukundwa no kwizerwa. Ariko nanone kubera ko yari yarabaye mu ntambara, yarazi ububi bw'umwanzi n'ubukana bw'uwashaka guhungabanya igihugu. Ibi byatumaga agira ubutegetsi bushingiye ku gukaza umutekano, gukumira abashoboraga guteza imvururu no gukurikirana abantu babangamiraga ituze rusange. Hari ubwo yashyiragaho amategeko akomeye agafunga abivuguruza, kandi ntahita asubiza ibitekerezo by'abanengaga ubutegetsi bwe, kuko yabaga abizi neza ko nubwo nawe yabashije guhindura igihugu ariko atabashije kugihindura paradizo 100%. Abanenga yari abizi ko batabura. Abaturage bamuhaga icyubahiro gikomeye, ntibamutinyuke, ntibamuvuguruze. Banamutinyaga kubera ububasha yari afite bwo guhindura ibintu byose mu buryo bwihuse, gufata ibyemezo bikomeye no kudatinya guhana abari mu byaha. Nubwo abaturage bishimiraga ibyiza yabagejejeho, ntibyaboroheraga gutandukanya urukundo bamukundaga n'ubwo bamugiriraga. Kubona umukobwa agenda n'amaguru rero byari bindi. N'umwana muto uwo munsi wasangaga ariyo nkuru ari kubara. Igitangaje ni uko muri iyo santere aribwo bwa mbere yari agezemo. Abayobozi bo bari bahiye ubwoba, bari gutekereza ko umukobwa wa perezida ari we Hope yashoboraga kubatungura agakoresha inama. Kubera ibyo batakoraga neza, bagize ubwoba batekereza ko bashoboraga no kwirukanwa ku kazi. Ubwoba bwabo bwari bufite ishingiro. Uwo mukobwa Hope yari yararezwe mu buryo budasanzwe ugereranyije n'abandi bana b'abandi baturage. Uburere bwe bwari bushingiye ku kurindwa bikomeye. Icyambere cyamurangaga cyari umutekano ukabije. Kuva kivuka yahabwaga uburinzi buhoraho, haba mu rugo, ku ishuri cyangwa mu rugendo rwo arirwo rwose. Buri gikorwa cye cyabaga cyateguwe kiri ku murongo. Nta kuntu bari kwiyumvisha ko ari ubutembere busanzwe. Bari babizi ko ibyo bidapfa gukunda ko umukobwa nk'uwo, noneho umujyanama muri perezidansi yashoboraga kuva mu rugo agiye gutembera bisanzwe. Barahungabanye bashaka gukinga ibiro, ariko nanone bibaza uko byari kugenda aramutse ahageze akababura, ariko umunsi wo gukora mu masaha y'akazi dore ko arahagana saa 5 z'amanywa. Ku rundi ruhande umukobwa wa perezida hamwe na Ravia wari umutwaye banyuraga ku baturage bagahita bamenya ko ari we, bagashya ubwoba, bamwe bakanyura mu zindi nzira kandi igare ryamaze no kubanyuraho. Batekerezaga ko inyuma byakaze byanga bikunda. Icyakora Hope yarabapeperaga akikomereza. Bageze hagati na hagati y'aho bari bavuye n'aho bajyaga, Ravia yaramubajije ati ese tutabeshye inamwe haje gukora iki? Ni gute umukobwa wa perezida atega igare? Ubu se waje wenyine ko mbizi ko murinzwe bikomeye? Nta muturage wari ubizi ko uzahaza. Hope turifuza kumenya impamvu.
Ravati cyane rwose, mbwira ukuntu wahisemo kuza n'amaguru ukanahitamo gutega igare. Hope yamusabye kugabanya umuvuduko kugira ngo agende areba imisozi anapepera abandi baturage bari bagiye guhura nabo. Aramubwira ati ubusanzwe njye sinjya mpfa gutembera nka gutya, ndabizi ko abaturage bakunda perezida kandi umuryango wacu batumana kenshi ku mateleviziyo n'ahandi iyo habaye igikorwa runaka, ariko naribajije ni umuntu aramutse abagezemo bisanzwe akabatungura byagenda bite? Njye rero nifuje gutungura abanyonzi nkamwe ngo nze umwe ntware ndebe uko bigenda, ko ari ugusuzuma gusa no kwitemberera. Ravati kumbe nta kindi no kwitemberera. Hope ati nibyo gusa, nashakaga ko uyu munsi nkubaho nk'uko umukobwa wo muri izi karitsiye yabayeho, akaba ari umusirimu ariko yashaka kugera ahantu akitegera akagare kuko wenda yaba ari kuramira yo gutega akamoto, kandi adashaka gutinda atega imodoka kuko wenda zitagera vuba uko umuntu abyifuza, zanaza zikaza zuzuye. Ikibazo nuko bagenzi bawe bambonye bagahita biruka. Ravati batinyaga ko urabafunga, buriya bamwe wasanga ari byo bishinjaga byatumye bigendera, kandi nanone wanaribacishamo. Nta muntu ujya upfa kwizera abantu nkamwe, cyane cyane iyo afite agakosa nubwo kaba ari gato. Hope ati nari nzi ko ndi buze mwambona mwese mukarwanira kuntwara mukanyifotorezaho, abaturage bambona nabo bagashaka kuza kundeba no kunkoraho ariko bampunze. Ravati ibyo bintu byihorere, keretse batazi uwo uri we. Urumva ari nde watinyuka kugusaba ifoto nubwo yaba bishaka? Icyakora iyo warabateguje bazi ko uzazinaha ho byari gushoboka, ariko akantu ko kugenda ku igare ko nikaba gasanzwe. Mu minota mike bagezeyo, Hope amusaba ko bahagarara kaho bari bageze aho yari bugarukire. Yapanduye ku igare agiye kwigira imbere. Rava aramubwira ati ngahimo ibyo biceri. Umukobwa wa perezida ati ngo ibyo biceri? Nawe ati none se singo twaye ku igare ryanjye. Hope ati ariko Ravi, utabeshye uzi ko ndi umukobwa wa perezida? Nawe ati ndakuzi, nakumenye kera, none se ko nakubwiye kuri Hope nibeshye kandi nabigusobanuriye, bihuriye se no kuba wamaye ngo utwariye? Uribuka ko ari 500 twavuganye? Hope ati nuko mbona ntabwo banabuke ufite, wambwiye ko abandi bantinye bakiruka, none ukomeje kuntungura ukuntu wabifashe nk'ibintu bisanzwe. Ravati cyambere uramutse unyishe wabundi uyimiriho rwose, kandi ntiwabikora kuko nta cyana gukoreye. Nzi neza ko ubutegetsi bwacu ari bwo bwa mbere bwiza bubaho ku isi, ntabwo wakwica umuntu ngo nuko yagutwaye akanakwishyuza. Icya kabiri nta kindi cyanzinduye, ni ugutwara abantu bakanyishyura kandi nawe nagutwaye. None urumva igitangaje ari ikihe? Hope yakomeje gutangara, aramubaza ati kukwica nta byaba birenze? Yakoze mu gakapu yarahetse amutunga imbunda mu maso. Rava aramubwira ati wapfa urupfu rwiza, ntiwakwicwa n'umukobwa wa perezida. Ndakeka abantu bazakomeza kumwibuka, izina rye rikazahora rivugwa mu ruhame no mu bwihisho. Ikibundi ni nacyo nifuza ko nubwo nazanapfa abantu bazakomeza kunyibuka. Uretse n'ibyo, isasu ryica vuba kurusha kwishyira mu mugozi. Hope yarayimanuye, aramubwira ati ahari wari umenye ko nagukinishaga, ntabwo utinya isasu? Rava ati wimbwira ko wankinishaga, nta mikino iba ku mbunda n'isasu, ubusore indashe ntiryanyuramo ngo nukuri gukina. Hope yamusabye ko amubwiza ukuri, akamusobanurira impamvu atatinyaga urupfu. Rava yanze kubimubwira kuko abonaga Hope yihagazeho. Hope ageze aho yicisha bugufi, ntiyabimusaba nk'umutegeka yitwaje icyo yari cyo, ahubwo bimubaza nk'uko n'undi wese ufite amatsiko ari kubimubaza. Rava yabonye ntari birye, aramubwira ati ibaze kuba umuntu yarize kaminuza akayirangiza ku manota meza cyane, ariko bakaba ari umunyonzi. Urumva hari aho bitaniye n'urupfu? Umukobwa ati wize na kaminuza, none se wize biki? Nawe ati nize ibintu byo gufotora, gufata amashusho, ibyo bita photo and videographing. Ikindi nize ni ikoranabuhanga, ndi umu IT. Ibyo bintu rero gupfa kubibonamo akazi biba bigoranye cyane. Ubanza narize ibintu bibi, ariko nanone bisaba ibishoro, nuko njye nagerageje bikanga nakabaye nikorera. Hope ati ibyo ariko ntabwo ari byo byonyine byatuma uvuga ko no gupfa nta ribi. Rava turumva nta n'icyumweru gishize mama ndaritsigaranye aguye mu bitaro. Hope ati pole rwose, yishwe n'iki, byagenze bite? Yaramusubije ati byatangiye mu ntangiriro z'umwaka ushize, yarwaye ibibyimba mu nda, kubera ubukene dutinda kumuvuza twibwira ko ari igifu wenda tumujyana yararembye. Nyuma y'amezi 3 nubwo batubwiye ko arwaye kanseri. Amafaranga twatanze ni menshi ngo tumuvuze, kugera ubwo twagurishije imirima tukagurisha aho dutuye tukishyura ibitaro, ariko ntakire. Abaganga baduhaga icyizere bakatubwira ko kanseri izakira kubera ko twayifatiranye hakiri kare aribwo ikigaragara. Gusa nawe urabyumva, nuko twifuzaga gukora buri kimwe ngo akire, ariko kanseri ntipfa gukira. Nibo babitubwiraga bagamije kuturemamo agatima gusa. Kugira ngo tubone isanduku nabyo byasabye ko abaturage baduteranyiriza. Mfite murumuna wanjye umwe ukiri muto wabo kwa marume, ariko nkanjye wanize kaminuza ntabwo nari kujyaho ngo bandere nk'umwana. Byari ngombwa ko nshaka icyo gukora. Mu gihe mama yari akiriho, murumuna wanjye yaje kunduhura abamurwaje, nanjye ndagenda nakambira marume kubw'amahirwe ngurira igare. Haburaga amezi 3 ngo mama apfe, ariko amafaranga nakoreraga muri iyo minsi ayo nakoreraga mu bunyonzi yaradufashije kuko nabashaga kubona ingemu. Marume we nta kindi kirenze yadufashaga, kandi n'abaturanyi bari bararambiwe kutugemurira.
ubu maze amezi 3 n'icyumweru kimwe nyonga, kubona umugenzi nabyo biba ari hatari kuko nawe wabibonye ko abanyonzi tuba turi benshi. Icyo nshima Imana nuko mbasha kwitunga nubwo biba bitoroshye. Hope byaramubabaje, agerageza kumwereka ko amugiriye impuhwe, aramubaza ati none se ubona hari ikijyamo, hari igihinduka? nawe ati biba bigoye, rimwe na rimwe umuntu aranaburara. Ko ari uko sinzi iwacu yaguzwe na marume akaba yarayinteje ugira ngo mafite aho kurara. Ubwo nyine iyo byanze ndagenda nkaryama, kubw'amahirwe mu gitondo nkabona umukiriya, narya umuneke nkabona imbaraga, nabona abandi nkabatwara. None urumva natinya ko ndasa, ko wasanga byanduriye imihangayiko yose. Gusa nabo mpemukiye murumuna wanjye, nifuza ko asubira ku ishuri agakomereza aho yaragejeje. Pfuye uyu munsi ntacyo nabo mumariye. Hope atari ko mfite amatsiko, ukimara kubona ko ari njye gutega ukabona ko ndi umukobwa wa perezida, wiyumvise ute? Ravati nkubwiye ko nanubu ntafite ubwoba, naba nkubeshye pe. Nakubonye ngira ubwoba bwinshi cyane kurusha abandi, ahubwo uretse ko mu mutwe hajemo ako kantu ko kumva ko nabo napfa ntacyo naba mpombye. Nahise nsengera mu mutima ndavuga ni Imana, ngiye kuguma hano natanyica umfashe mukureho igiceri. Nabonye abandi birutse nanga kwiruka, kubw'amahirwe mbwira ko ushaka ko ngutwara. Hano tuhatwarira umuntu kuri 500. Ubushaka waba yampaye, ahubwo nkabanza kujya kurya umuneke nkabona imbaraga zo gutwara abandi bagenzi niba bari buboneke. Hope yabaye nk'ujya kure mu bitekerezo, hashize amasegonda 30 aramubaza ati none se utekereza kuzakora iki mu buzima bwawe? Wumva bizarangirira he? Uzaguma mu bunyonzi? Nawe ati binkundiye mu bunyonzi ngabonamo amafaranga, nashaka n'agaperime ka moto. Nakoze ibyo, naba nshaka n'akazi hirya no hino muri leta, kuko nubwo nize iby'ikoranabuhanga n'ibyo gufotora no gufata amashusho, ariko nize n'indimi. Hagize aho mbona akazi akariko kose, yaba nako kwigisha nagakora. Buriya mu bintu ntabura, icyambere naga smartphone, mba nshakisha akazi umunsi ku wundi nubwo ntakabona. Ubwo ndamutse ntagiye gushaka agaperime, nagura udukoresho ngatangira mfotora abaturanyi, nabona birimo akantu ngafatiraho, nkaba nakodesha inzu nzajya mbikoreramo. Njye ndi kurwana no kubona igishoro, nikiboneka sinzabura ibyo gukora. Hope ati ndumva ntaribi noneho, ujye usenga cyane bizakunda. Yakuye mu mufuka inoti ya 2, Rava aramubaza ati none se ubu ndabona aho mvunjisha, aya mafaranga niyo yonyine nkozeho ntakubeshya. Niwe mukiriya wa mbere ntwaye, nta nayo nararanye ngo ndabone kukugaruza. Hope ati kungaruza kandi? Nawe ati yego ndakugaruza icya5, ariko wasigara hano nkihuta nkayazana, najya kuvunjisha muri kariya gasantere ngahita ngaruka. Hope ati ntaribi, wowe ingaruza yijyanire. Rava ati wawu, erega nabirose, narinzi ko uyu munsi byanga bikunda ndi burye ngahaga. Hope yaramwenyuye aramubwira ati ngaho mpa nimero yawe, ningaruka inaha uzantwara bidasabye ko nza mu bandi banyonzi. Rava yamubwiye nimero ye, Hope aramubwira ati ngaho bayi, nibiba ngombwa ko ngaruka nzakubwira. Yamusezeyeho yurira igare asubira inyuma, asiga uwo mukobwa Hope ari wenyine. Mu gihe baganiraga hari abaturage bamubonaga bagahita bamukebera bakicara mu zindi nzira, abandi bagasubira inyuma. Icyabafashaga cyane nuko aho hantu hari hahuriye imihanda 2, uwamanukaga n'uwazamukaga, umwe unahura na za nzira zindi z'igitaka. Rava ataragera kure yarahindukiye ngo arebe inyuma, abona abo basore 2 bari babanje kumunyuraho, bageze aho Hope yari ahagaze ayoberwa aho baturutse. Yahise amenya ko burya bari basirikare, abanza guhagarara ngo arebe neza. Mu masegonda make haje n'abandi basore 3 barimo na wundi bari basigaye agura igisheke, bahagarara iruhande rwe. Bari baratojwe uburyo bwo kurinda umuntu ukomeye mu buryo bwihishe. Intwaro zabo zari ziri mu bikapu bito bari bafite no mu mapantaro bari bambaye, cyane ko bamwe bari bambaye n'amakoti y'amakositimu, kandi byari byoroshye ko bahishamo intwaro. Abo basore bari bafite uburyo bwo kuzikuramo vuba cyane mu gihe hari kuba habaye ikibazo. Akibitekerezaho yabonye imodoka nziza cyane y'umukara aho bari bahagaze iturutse mu muhanda wo hirya. Ba basore bamfungurira umuryango arinjira, imodoka ikata mu wundi muhanda irikomereza. Ikimara kugenda izindi nk'ebyiri nazo zaraje zirayikurikira, yewe naho Rava yarahagaze abona imodoka yindi imunyuzeho, yitegereje neza abona irimo abasirikare 2. Yabonye ukuntu ibintu byose bigenze, aribaza atari kuko nigenje ibi bintu birangwa amahoro koko? Bishoboka bite ko natwara umukobwa wa perezida ku igare? Uzi ko aribwo ntangiye kubitekerezaho neza. Ahubwo se ko nari nihagazeho, iyo ndasa nari kuba nzize iki? Harya ngo sintinya urupfu, wapi nari ndi kwikina. Ariko Hope ni mwiza, nibwo mbibonye, kandi ndebye nabi bamfunga. Yakomeje gutekereza ibintu bitandukanye, yisubirira inyuma agana muri ka gasantere. Agihinguka hirya abandi banyonzi bamuciye iryera basakuriza hejuru nk'abariwe n'inzuki, basakuje bishimyemo. Abandi baturage bari bari mu isantere nabo bateye hejuru, barasakuza Karava bavuza induru, atangira kubona bamugize icyamamare. Yahingutse bahita baririmba izina rye bati Ravi, Ravi, Ravi. Yaraje baramuhobera, abandi bamwuzuraho bati tubwire byagenze bite, nta n'igikomere? Nawe ahubwo wasanga na hano mu bahuriye harimo abamurinda. Abasirikare bamwe nubwo bari bambaye imyenda isanzwe banyuze muri iriya mihanda nk'abandi bagenzi basanzwe, abandi batunyuzeho ntitwabimenya.
ba basore babiri batunyuzeho wagira ngo bambaye ekuteri burya barabarinze be. Undi ni wa wundi waguraga igisheke. Abanyonzi batinyemo babanza guceceka. Fox ati cyangwa na hano harimo abandi tukaba tutabizi koko. Uzi ko ngo waguze igisheke nawe yihishaga ku nkingi nk'abandi bose, yajya no kugenda akabanza kutuvugisha adubishya ko umukobwa wa perezida atarinzwe. Mu gihe bari bagikomeje kuyagara, abapolisi bane baje basunika abantu babigize inyuma bavuga ko bamushaka. Abaturage bahiye ubwoba batangira gutekereza ko bagiye kumufunga kabaye. Abandi banyonzi barimo Fox batangiye kwivugisha bati tutabivuga erega ntabwo byari kurangirira aha. Yamenyereye umukobwa wa perezida arakabya, yibwiraga ko twebwe twirutse turinjeje aturusha kugira igare ryiza se. Noneho reba ikosoye nta kusirimo n'ibiringiti n'ibikarito yateranyije. Mu gihe abapolisi bari bamaze kwigiza abantu ku ruhande, umwe yamugeze aramufata amufata ukuboko, haza imodoka yabo bamwinjizamo, igare rye naryo bararifata barishyira inyuma mu gihekero. Abaturage basigaye bababaye bavuga bati disazize kwiyemera, ubu bagiye kumufunga ntibazigera bamufungura. Ushobora kujya kumva ngo ejo yanapfuye agakurikira mama we. Murumuna we sinaziyahura ko azaba asigaye ari nyakamwe. Bari bazi ko byanga bikunda aho patagenzwaga n'amahoro. Ravi nawe yagize ubwoba bwinshi agenda mu modoka atetera ariko yihagazeho. Ikintu abaturage batatekerezagaho ari nacyo n'abatibazagaho ni ukuntu bazanye imodoka ya Panda Gari aho kumushyira inyuma bakamwicazanya n'umushoferi, abapolisi bakagenda inyuma bonyine. Nta mapingu bari bamwambitse, ntibari bamukubise kandi nta jambo na rimwe bari bigeze bamuvugisha. Umushoferi w'umupolisi wari umutwaye yatangiye kumuganiriza aramubaza ati Ravi umeze neza? Nawe ati meze neza. Yarongeye tumeze neza. Nawe ati kuri kubinsubirishamo uri kumva nabwo igisubizo gitandukanye n'icyo nguhaye. Umupolisi yaramusetse bakomeza kugenda. Ravi yibwiraga ko bagiye nko kuri sitasiyo ya polisi bakamufunga cyangwa bakamuhata ibibazo, nyamara bari bamujyanye ku murenge. Akihagera asanze meya w'akarere ubwo yahageze kare, hari n'abayobozi b'imirenge nka batatu biyongeraga ko wari uyoboye uwo murenge bari banyuzemo, utibagiwe abayobozi b'utugari n'abandi. Bari bahungabanye bazi ko akabo kashobotse. Inkuru zo zihutaga nk'umurabyo, amakuru ari gucicikana ahantu hose ko nyuma y'uko umukobwa wa perezida ageze muri ako gace n'amaguru biboneye meya nyirizina yimanukira. Fox wa munyonzi wakoranaga na Ravi nta miyaga yahise ahamagara nyirarume we ngo amubwire ko mwishywa we bagiye kumufunga bamuziza kwigira umuhatari. Yamusabye ko yanyarukira kuri polisi wenda akagaruza igare, ariko nawe yari yamenye ayo makuru kare cyane yahiye ubwoba. Abaturage ntibiyumvishaga ko ari ibintu bisanzwe. Murumuna we yifashe mapfubye atekereza ko mukuru we napfa cyangwa agafungwa arasigara wenyine mu isi. Muri ako karere hose byasaga nk'aho habaye impinduka zikomeye mu miyoborere y'inzego z'ibanze. Kuba umukobwa wa perezida yari yaje akanyura muri ako gace atabimenyesheje inzego z'ubuyobozi, by'umwihariko abategetsi bo hasi, akagenda n'amaguru kandi agatega igare, byabaye inkuru ikomeye itunguranye kandi bihamura abayobozi bo mu nzego zose. Ravi yasanze bamaze guterana bari kuganira byacitse. Bavugaga ko uyu mukobwa wa perezida yahisemo kunyura mu gace runaka atari mu modoka y'ubutegetsi, atarinzwe mu buryo busanzwe, akambuka ahantu hazwi agatega igare nk'umuturage usanzwe. Biba ari ikimenyetso gikomeye. Ntibemeranyaga kuko wenda yarashakaga kureba igihugu n'abantu ko babaho mu buzima busanzwe. Meya yarababwiraga ati aramutse agezeyo agatangaza ko aho yagiye hari ibibazo birimo umwanda, ibikorwa remezo byangiritse, abaturage bafite ibibazo bititabwaho, ibyo byose byahita bisobanura ko abayobozi bo hasi batuzuza inshingano zabo. Mwibuke ko ari umujyanama muri perezidansi, akantu kose yabonye akabwiye umukuru w'igihugu twaba duhiye. Ubwoba bwari bwose batekerezaga ko bashoboraga kugaragara nk'abadohotse ku nshingano cyangwa bakaba badakurikirana ibibazo biri mu baturage. Bibwiraga ko ubwo yaganiriye na Ravi akamubaza ibibazo byinshi nawe akamubwiza ukuri nk'usubiza umukobwa wa perezida kandi akabisubiza nk'umuntu utazi iby'ubuyobozi na politiki. Basiganaga bavuga ko ibyagaragaye muri ako gace, ibyo n'abasirikare barwishwa bari bazanye babonye, byashoboraga gutambuka muri raporo ya perezidansi bikagira ingaruka ku myanya yabo, wenda nko gukurwa ku mirimo, guhabwa ibihano cyangwa gutumizwa mu nzego zo hejuru bakisobanura. Bifuzaga kuganira na Ravi ngo bamenye uko bazagenda bisobanura niba baramuka babatumyeho bashingiye ku kiganiro yari kuba yagiranye na Hope. Bamwe bavugaga ko bibaye ngombwa bagasanga yabavuze nabi bakamufunza bakamwigisha isomo atazibagirwa. Gusa meya yarabyangaga akababwira ati turamutse tumufunze hejuru ntibabiyoberwa, buriya bamumenye isura wasanga banukiye nimero ye ngo ajye abandi makuru y'inaha. Tumufunze bakatubaza impamvu twabasubiza ngo iki, hari ibindi byaha afite se ngo tubishingireho? Ravi bamwinjije muri icyo cyumba cyari kirimo uhagarariye akarere, ab'imirenge 3 n'ab'utugari 16 ushinzwe isuku n'imiturire mu karere no muri buri murenge. Yagizemo ubwoba abonye abayobozi bose atangira no kwibaza ku kuntu ako kanya bari bageze aho hantu ku murenge biramuyobera. Bagaragazaga ubwoba bitavugwa, baribana mu maso buri kanya nk'abitana ba mwana. Ibyari ku murongo w'ibiganirwaho nawe byari kubafasha gushakisha amakuru bakamenya impamvu umukobwa wa perezida yabashije kuhanyura atabibamenyesheje. Baribazaga bati ninde wamubonye bwa mbere, yaganiriye nande, ese haba hari abamufotoye?
basubizaga amaso inyuma bakagira ubwoba barebye ku bibazo byari bihari birimo hari imyanda, utubari tutakurikizaga amategeko, ibikorwa remezo bitanoze n'ubushobozi buke bw'imitangire ya serivisi. Ravi wari utwaye umukobwa wa perezida nubwo atarabizi yari yabaye umuntu w'ingenzi wari ugiye kubafasha gutuza nibura cyangwa agatuma bahamuka kurushaho. Meya yifatiye ijambo amubaza ibibazo byinshi, yabanje kumusuhuza mu izina. Ravi atungurwa n'ukuntu yari amuzi. Yaramubajije ati bwana muyobozi musanzwe munzi? Nawe ati ibyo byihorere, ntabwo twayoberwa umuntu watwaye umukobwa wa perezida ku igare, ahubwo se wamumenye ute? Wigeze umenya uwo watwaraga? Nawe ati yaje kuramo agapfukamunwa abanyonzi duhita tubona ko ari we. Meya ati wabwiwe n'iki ko ari umukobwa wa perezida? Ravi ati mfite telefone ya smartphone mukurikirana ku mbuga nkoranyambaga sinamuyoberwa. Yarongeye ati mwavuganye iki? Ravi ati yambazaga amakuru yanjye gusa mbaza n'amazina y'utu dusozi. Meya ati oya simbyemera, none se igeza kubaza ku bibazo biri muri aka gace wenda nko mu isantere, mu mudugudu cyangwa mu karere muri rusange? Umusore ati ntabyo yambajije. Meya ati yavuze iki ku baturage cyangwa ku isuku y'aho mwanyuze? Nawe yaramubajije ati ko twaganiraga ibintu biri aho se yarabyitayeho? We yambwiye ko yifuzaga kureba uko abantu bamufata aramutse abatunguye akabagera atabateguje, ariko ngo yifuzaga kugenda n'amaguru ahantu harehare akagenda areba ibyo abaturage baba barimo, yagera ku banyonzi agatega igare bisanzwe. Nuko yambwiye. Meya yariruhukije aramubwira ati nizere ko utatubeshye. Nawe ati mbabeshyera iki? Umuyobozi w'umurenge aramubajije ati none se Ravi nta kintu yagusabye? Nawe ati nk'igiki? Ko yasabye wamutwara ku igare nkabikora akanyishyura, murumva ikindi ari iki? Bose baratangaye bati yakwishyuye. Ravi ati murumva yari kugenda atayampaye? N'ubu bati niba atari ibanga yakwishyuye angahe? Umusore amwenyura yarababwiye ati hariya bahagendera 500. Meya ati tubwira ariko. Nawe ati si ngombwa ko mbivugaho. Abandi bayobozi baraho baramubajije bati none se urasubira kunyonga? Nawe ati nasubiyeyo nabaho nte keretse niba mugiye kuma kandi kazi. Meya amubajije icyo yize arakimubwira. Nawe ati akazi ndakagushakira, nka nyuma y'ukwezi nzagutumaho. Meya yakoze mu mufuka amuha amafaranga agera mu 100,000 aramubwira ati genda uba ugiye mu rugo ubanze uruhuke uretse gusubira kunyonga tube dushaka umwanya w'akazi twaguha. Ravi yasetsemo mu mutima arivugisha ati uko biri kose hope mbereye igisubizo. Ni hope koko, ni ibyiringiro bya buri wese. Kwihagararaho kwanjye wabona bitampesheje akazi. Yaratashye. Meya n'abo bayobozi bandi basigara mu nama yari iri kwiga ku bibazo byari biri muri iyo mirenge yari yakandagiyemo nuko byagombaga gukosorwa vuba cyane. Ikindi yatanye imyirondoro yose ya Ravi. Impamvu yaramuhaye ibyo 100,000 ko ari kugira ngo bavuye mu muhanda babanze kumwigaho bitonze. Uwo mugoroba abantu bo mu isantere baraye bacungacunga ku mbuga nkoranyambaga ngo barebe ko babona umukobwa wa perezida avuga ko wenda atembera aho hantu. Meya yasabye abayobozi bose bari bahuye gukomeza gucungacunga ngo bumve ko nta na radiyo yabitangaza. Bakomeje gukurikirana, umunsi wa mbere urashira, uwa kabiri urashira, bigera ku wa gatanu ari uko bimeze nta kintu kiratangazwa. Batekerezaga ko wenda azabanenga kubw'uko yabonye, ariko nta kintu yigeze avuga. Ahubwo nyuma yaho bamubonye mu bindi bikorwa bigaragara nk'aho atari yitaye ku byo kuba yaraje muri ako gace. Meya nibwo yatangiye gutuza, agatangira no gushaka akazi yari guha Ravi, kuko yavugaga ati buriya musore yamubwiye ko yarangije kwiga kaminuza, yarigiye kuri buruse agasoza afite amanota meza kuriya. Hari abo twagahaye inyuma ye kubera impamvu zitandukanye kandi batamurusha amanota, hakaba hashize umwaka urenga atarabona akazi. Uko biri kose byazatugwa nabi nyuma yaho. Bashobora kutabivugaho nona mu buryo bwo kujijisha, ariko uko biri kose bizarangira babigarutseho. Wasanga umunsi umwe bazaza kugenzura ahantu yanyuze bakaba batwibikiye tutabizi. Yongeye gutuma abayobozi bose bo hasi abasaba kwihutisha ibyo gukemura ibibazo byose byaganiriweho, abicaga amategeko bagahanwa bagafungwa, baba bataratangaga umusoro, abagiraga umwanda, abakuye abana mu ishuri n'abandi. Yari yahamutse ari gutekereza ko umunsi umwe abaturutse bukuru bazagaruka. Yifuzaga ko mu gihe bazaba bagarutse bazaza wenda bagasanga yaragabanyije bimwe mu bibazo bikomeye. Abaturage bamwe yashyizeho na gahunda yo kububakira, agasana amashuri n'ibitaro vuba, akubakisha ibiraro n'ibindi bikorwa byose byagendaga bigura nagera bihagurukira. Muri icyo cyumweru Ravi yagiye mu isoko afatayo amafaranga yari yarahawe aguramo imyenda mike, nk'umuntu watekerezaga ko ashobora guhabwa akazi n'akarere isaha ku isaha nubwo atari yakamenya ko ariko. Ku munsi wa gatandatu nyuma y'uko atwaye Hope ku igare, yatunguwe no kubona abagabo babiri bamusanze iwabo bashaka ko baganira. Yarebye neza abona bambaye imyenda iriho utwapa turiho amazina yabo n'idarapo ry'igihugu, ahita amenya ko bari abasirikare. Umutima waramusimbutse aribaza atari ko hari ubanza narakoze icyaha simbimenye. Umutima waramusimbutse arivugisha atahari ubanza narakoze icyaha simbimenye. Baricaye baramubaza bati hano ni iwanyu? Nawe ati yego. Bamuhaye pole bati twumvise ibyakubayeho, ubu uri kugenda wiyakira? Nawe ati bizagenda biza. Gupfusha umubyeyi si ikintu kirangira uwo munsi cyangwa mu kwezi kumwe, wamara n'imyaka irenga 10 bikikubabaza ukazarinda unapfa ari uko. Ubu mbasha kubana nabyo, nicyo kintu navuga.
Ravi bari baje kumujyana ngo bajye kumuha akazi ko gufotora umukobwa wa perezida no gucunga imbuga nkoranyambaga ze. Kugira ngo bakamuhe ntibyabanje gusaba inzira zihariye nk'uko byagendaga ku wundi muntu wabaga ugiye guhabwa akazi kari kuzageraho kamuhuriza n'umwe mu bagize umuryango w'umukuru w'igihugu. Ubusanzwe iyo umukobwa wa perezida yabaga agiye ahantu runaka bamuhuzaga n'abaturage, akabona umuntu utandukanye n'abandi wicisha bugufi ariko w'umuhanga kandi afite uburere, habaga hari amahirwe ko yashoboraga kumuhesha akazi cyangwa we ubwe akakamuha. Gusa byageraga inzira bicamo nko kubanza guhamagara umuyobozi w'umurenge cyangwa bakavugana n'umukuru w'akagari yabaga barizwamo, bakababwira ko ari umuntu bifuje kumenyaho byinshi. Bashoboraga gutegura urwandiko cyangwa ubutumwa bwemewe busaba ko uwo musore aboneka. Nanone bashoboraga koherezayo abantu nk'abashaka kugirana nawe ibiganiro, ariko ntibihutire kumuhishurira impamvu nyayo. Ni igikorwa cyakorwaga bucece kugira ngo bamenye niba afite indangagaciro zihamye, niba adashobora guteza ikibazo mu bijyanye n'umutekano cyangwa niba yitwara neza mu mibanire n'abandi. Iyo bamwemeraga bamutumiraga mu bikorwa by'amahugurwa cyangwa muri porogaramu zihuza urubyiruko n'ibikorwa bya perezidanse, aho yashoboraga gukorerwa igeragezwa. Nka Ravi bari bagiye guha ko gufotora no gufata amashusho umukobwa wa perezida, bari kubanza kumukoresha akazi gasanzwe, wenda nko gufotora mu bikorwa byoroheje bya rubanda. Icyo gihe nibwo yashoboraga guhabwa amahirwe yo gukorera hafi y'umukobwa wa perezida nk'umufotozi wihariye, cyane cyane mu bikorwa bitari ibya leta nk'iby'ubugiraneza n'ubukangurambaga. Nyuma yo kumwemeza bashoboraga kumutwara mu modoka yihariye, bakamushyira ku biro bikuru, bakamukorera ibyangombwa byose, harimo ikarita y'umukozi wa perezidanse cyangwa ushinzwe ibikorwa by'umuryango wa perezida, kumuha amabwiriza agenga uko agomba kwitwara no kumumenyesha atemerewe gufotora, uko akorana n'inzego z'umutekano, uko yitwara mu rwego rwo hejuru n'ibindi. Icyakora kuri Ravi ho byari bitandukanye. Ayo maperereza yose Hope ntayo yashakaga. We yifuzaga ko bamuzana gusa kuko ibiganiro bagiranye byari byatumye yizera ko nta bibazo yari guteza mu by'umutekano. Ibijyanye n'imyirondoro ye yose yavuze ko azabikurikirana ari mu kazi. Abo basirikare bamubwiye ko baje kumutwara ngo ajye guhabwa akazi ko gufotora umukobwa wa perezida. Yabanje kubabwira ko atabiheruka, nabo batera undi uzabanza kugufasha. Bizaba bimeze nk'aho uri kumufasha, numara kumva wizeye no kubona ibyangombwa byawe byose, uba umufotozi wihariye muzajye mujyana ahantu hose. Umukobwa wa perezida akunze ukuntu utagira ubwoba, wihagararaho kandi ugasubiza ibintu urimo ubwenge. Wowe nukomeza kwihagararaho, wanagira ubwoba ntibigaragare inyuma, uzakomeza gukora aka kazi ufashe murumuna wawe nawe yiga agere kure. Ahubwo niba ubyemeye, sezera kuri murumuna wawe uze mu kazi kandi umusabe kubigira ibanga nk'uko nawe uzabigumana ntugire ubibwira. Yariteguye yambara neza, ahamagara murumuna we amusezeraho, amusaba kubigira ibanga, amusigira n'igare rye yari yaraguriwe na nyirarume, ahita yurira mu modoka baragenda. Nta wundi muturage wigeze amenya ko agiye gukora ako kazi, kandi na murumuna we yari umuntu wizerwa cyane mu byo kubika ibanga utari kuzigera bivuga. N'ubundi yari yaribabariye, nta mikino yagiranaga n'uwo ari we wese. Mbere yo kumugeza kwa perezida babanje kumujyana mu isoko, nubwo yibwiraga ko yambaye neza, bamugurira imyenda imukwiriye yari igendanye no kugenda iruhande rw'umukobwa wa perezida. Banamuguriye indi telefoni babona gukomeza. Ubuzima bwe yarabibonaga ko buhindutse, gusa yari yifitiye ubwoba nubwo yigiraga uwa danje. Kugendana n'umukobwa perezida amufotora yarabizi ko byashoboraga gutuma abona perezida amaso ku maso, kandi ntiyumvishaga ukuntu ari kumwitwaraho. Uretse kuba yari yarize kaminuza, umuyobozi ukomeye yari yarahagararanye nawe yari uwamuhaye diporome. Ubundi yahuraga n'abarimu n'abandi bari bafite aho bahuriye n'uburezi. Abayobozi ba politiki banakomeye niwe yari agiye kujya ahorana nabo umunsi ku wundi. Yatunguwe nuko abo basirikare bari baje bambaye imyenda isanzwe, baje bamuvugisha neza, akibaza ati abasirikare burya bagira imitima myiza. Yibwiraga ko abasirikare ari abantu bataganira ku kintu, baza bategeka gusa. Nyamara mu isoko bari bamuretse yihitiramo ibara ashaka. Perezidansi naho umuryango wa perezida wari utuye byari ahantu hameze nko mu kigo kimwe Kigali. Inyubako zo ku ruhande rumwe zari z'umuryango wa perezida ariho watuye, ku yindi nyubako yo hakurya yari yegera umuhanda ukuntu ariyo bakoreramo. Ravi yageze kuri perezidansi asanga hari icyumba bamuteguriye cyo kubamo. Hari harimo amakamera ateretse ku meza, imashini nziza cyane n'ibindi bikoresho. Yari ifite ibyumba bibiri, ariko buri muryango ureba hanze, aho kuba yari kugera mu cyumba kimwe avuye mu kindi. Kimwe cyari cyo gukoreramo, ikindi ari cyo kuraramo, kirimo ibintu byose, yaba tuwarete na dushe ndetse n'igikoni. Abakozi bakoranaga n'umuryango wa perezida bya hafi bagiraga ahantu bacumbikirwa muri icyo kigo ku buryo bitari gusaba ko bajya kure. Ravi yaratangiye akazi, haburaga kumwereka uko azajya agakora. Nubwo Hope yari umukobwa wa perezida, nawe hari ubwo yifuzaga gukora nk'ibyo abandi bakobwa basanzwe bakora, akaba yatera udutangwe bakamufotora udufoto, akamudaringa, akifotoza ari mu cyumba n'ahandi hantu hatandukanye, bitanagendanye n'inshingano z'ubuyobozi. Kuko nawe yari afite ubuzima bwihariye busanzwe, afite uko yishimisha. Yari akeneye umufotozi uhoraho, bazajya bahorana ahantu hose akamufotora. Haba kuri pisine, haba hehe, yabaga akeneye umuntu wo kumufotora. Aho ni mu bikorwa byari bisanzwe, nk'uko nawe wakufotora amafoto ugafata n'utuvidewo dusanzwe. Habagaho n'ahandi rero byabaga biri seriye ari mu bintu by'akazi, aho naho akaba yaragombaga kuba afite umufotozi. Nyuma yo gusobanukirwa ubwo akazi azajya agakora, Ravi na Hope batangiye kujya bahura kenshi mu bikorwa bisanzwe bya buri munsi, gufotora, gutegura amashusho, kugenzura aho bagiye kujya cyangwa kwemeza ibyoherezwa ku mbuga nkoranyambaga.
ariko mu mizo ya mbere yari afite umuntu wabaga ari kubikora, Ravi wamuri iruhande ari uko buri kantu gakorwa. Hashize ukwezi Ravi yasigaranye akazi gahora ko kumufotora. Hari igihe byabaga ngombwa bagashaka umuntu wo gufata amashusho akaba ari kumwe nawe, ariko yaza gutaha akamusigira memory card, Ravi akaza kuba ari we uyatunganye. Yari yarabonye ibyangombwa byose, none ari umukozi wemewe. Yari anafite amanota menshi cyane kuri diplome ye kandi afata vuba, azi icyongereza neza ku buryo kuba wizerwa ku babaga muri perezidanse bose byamworoheye. Hari igihe umukobwa wa perezida yabaga yibereye mu rugo ashaka nko gusimbuka umugozi ari gukora udusiporo, akamuhamagara ngo ajye kumufata utuvideo n'ahandi hantu hose yifuzaga bakagendana. Byatumye batangira kumenyana kuko bahuzwaga n'inshingano zisaba kwizerana no gukorana neza. Umukobwa yatangiye kumubonamo umusore wumvira, utibonekeza, ahubwo usobanutse, wifitemo ubwenge n'icyerekezo kandi utishyira hejuru. Akenshi abandi bakameramani b'uwo mukobwa wa perezida baramutinyaga cyane, uko ashaka kwifotoza bakaba ari ko bamufotora. Ariko Ravi we yahitaga amubwira ati iyo foto sinayifata. Hope ati kubera iki? Nawe ati uko uhagaze ubwo buryo si bwiza, gerageza use nk'uwirakaza ariko ushaka no kumwenyura ukuntu. Hari ukuntu umuntu yifotoza arakaye yigize seriye ariko ukabona anaciye mu maso nta kwijima kurimo. Hope yarabikoraga kuko akabona ko amubwiye ari byo byiza. Hari ubwo yari yicaye yageretse akaguru ku kandi, areba ukuntu yicaye naho yari yicaye abona bitagendanye, nabwo aramubwira ati bitewe n'uruhande wicayemo wari gushyira iburyo hasi. Hope yarabikoze biba byiza kurushaho. Aho habaga ari mu buzima busanzwe. Noneho bageraga mu bijyanye n'akazi, wenda Hope yahuye n'abandi baperezida babaga basuye perezidanse, we ntatinye, yabona umwe atameze neza akavuga ati nyakubahwa, wowe wo hagati cyangwa wo ku ruhande amaboko yamanure neza aringanire, kamwe gasa nk'agahinnye. Hari nubwo yabonaga atari kureba muri kamera akamubwira ati gerageza wubura amaso kandi uhengure umutwe. Rimwe na rimwe nabasabaga kwirebesha mu byerekezo bitandukanye, bakifotoza nk'abatari bazi ko bari gufotorwa batareba muri kamera. Byatumaga Hope amwishimira kuko bari batangiye kujya bafata amafoto meza cyane, kandi uwo bahagikira akangafata amashusho nabwo yamuyoboraga neza, bigatuma bagira amashusho atagira uko asa. Ravi yabaga ashobora kubikora byombi ari wenyine, agafata amashusho n'amafoto icyarimwe, ariko byasabaga undi muntu wo kumufasha rimwe na rimwe kugira ngo byorohe. Iyo babaga bamaze gufotora, umusore yajyaga mu cyumba akayakosora aho adakiye akongera urumuri kugira ngo nihagerayo Hope aza kwifuza gushyira hanze aze kuba ameze neza. Ariko mbere yo kugira icyo postinga babanzaga kugenzura bagahitamo ifoto nziza cyane cyangwa akavideo keza, umukobwa perezida akabanza kureba niba katazatuma izina ry'igihugu rigaragara nabi muri rubanda. Ibyo byatumaga Hope rimwe na rimwe amusanga mu kumba yakoreragamo, akaza bakaba bari kumwe bayahitamo. Iyo babaga bari kumwe, Ravi yabaga afite urwenya rwinshi amusetsa ku buryo Hope yibagirwaga ko ari umukobwa wa perezida, agaseka cyane agashwanyuka, stress z'akazi zikagabanuka. Uko kuntu baganiraga kenshi byatumaga agera ku buriri akamutekerezaho cyane, akumva aritombora umufotozi mwiza. Kandi noneho amafoto yasohokaga muri iyo minsi abantu bateragaho comment bavuga ukuntu asigaye yifotoza neza, bakamubwira ukuntu nawe ari mwiza cyane, bikamwongerera umunezero. Ibyo byose yabikeshaga Ravi. Rimwe bajyanye mu nama yari yatumiyemo hanze y'igihugu kuko nabo bagombaga gufata amafoto. Ariko umugoroba Hope yifuje kujya kuri pisine kuri hoteli bari bacumbitseho akahifatira amafoto. Aba barindaga basigaye hirya babacungira umutekano, umukobwa yoga umusore amufata utuvideo akoresheje telefoni ye, avuyemo ahagarara hejuru amufata n'amafoto. Yamufotoye amafoto meza hanyuma aza kumwicara iruhande ngo babe bayareba. Bene ayo mafoto ntiyajyaga ku mbuga nkoranyambaga ze. Bicaye mu mwanya muto Hope atangira kumushimagiza amubwira ukuntu akora akazi neza n'ukuntu amushimisha. Ravi nawe amwereka ko abyishimiye. Hope yatangiye kumufataho kumureba amafoto wafashe ku muntu uri kuyakwereka. Abashinzwe umutekano we barabirebaga ariko babifata nk'ibiraho. Nyamara Hope yarakomeje kumukunda ariko nawe atarabimenya neza. Bavuye hanze y'igihugu, umukobwa wa perezida yahamagaye Ravi kuri telefone ari mu rukerera nka saa 11 amubaza niba yaramutse neza, undi ati yego. Yakomereje amubaza ibimushimisha n'ibimubabaza yari mu kazi. Umusore amubwira ko byose biba ari byiza, ko nta na kimwe kimubabaza. Bakomeje kuganira ariko Ravi akumva Hope ari kuvuga mu buryo budasanzwe nk'aho ari kuvugisha umuntu yatinye. Yarabyirengagije gukomeza kuganira akantu ku kandi. Hope yivamo amubwira ubuzima bwe bwose, anamubwira imibereho y'ibanga yo kwa perezida. Ravi yagizemo ubwoba kubera ibintu yumvaga, akeka ko wenda ibyo bavugiraga kuri telefoni hari uwabigenzuraga, ariko siko byari biri, n'ubwoba yigiriraga gusa. Bisanze bageze saa 9:30 zo mu gitondo bakivugana. Amaze gukupa, Hope yahise yambara neza nk'umukobwa wa perezida ugiye mu kazi, aza aho Ravi yakoreraga. Abamurindiraga umutekano basigaye hanze bacunga buri kamwe. Yinjiye adakomanze asanga Ravi ari kuzuminga ifoto ye ari kuyikesha. Ravi ahindukiye bahuza amaso agira ubwoba kubera ku kantu ko kuzuminga. Yari yambariye agasengeri, agashati yagashyize ku ruhande kuko yibwiraga ko nta muntu ugiye kumwinjirana uwo museso, kandi uwo munsi nta gahunda yo gufotora yari ihari. Hope yaraje ahita amushyira amaboko ku ijosi amureba mu maso, aramubaza ati waramutse neza, undi ati yego. Yamwicaye iruhande amureba mu maso amurebana impuhwe, ibyo bamwe bita kureba icyoroshye. Ravi nawe amarangamutima arazamuka, ariko yibutse ko ari kumwe n'umukobwa wa perezida yasubiza aho yari avuye.
Hope yakomeje kumwitegereza atavuga. Lava aramubaza ati hari ikibazo cyabayeho, hari ikosa nakoze? Hope ati sinzi niba nabyita ikosa, gusa icyo wakoze kiri gutuma nifuza kuba ndi kumwe nawe ubanza kidasanzwe. Lava ati nyakubahwa uvuze ngo iki? Hope yakuriye agatebe aramwegera amufata ibiganza amureba mu maso aramubwira ati basi bwa rimwe mvuga mu izina, amazina yanjye urayazi? Lava ati Hope kubivuga birangiraho ingaruka. Hope aseka ati wamaze kubivuga? Nituba turi kumwe no kuri telefoni ujye ubimpamagara. Lava ati nta kibazo nzajya mbikora, ariko nzajya mbanza kureba ko nta wundi muntu uri bubyumve utari wowe. Hope yashatse kugira icyo amubwira yitsa umutima aramurekura yubika umutwe. Lava yaramubajije ati Hope habaye iki? Ufite ikihe kibazo? Hope ati Lavi wigeze utekereza ku muntu cyane ukamukumbura kandi muhorana? Lava ati bimbaho kenshi, iyo ndi kugufotora tuba turi kumwe, ariko iyo ndi kweditinga amafoto yawe ndagukumbura kuko mba ndi jyenyine. Hari igihe mba nifuza ko wakabaye uhari ukamfasha guhitamo ameza. Hope ati nibyo gusa. Lava ati birenze ibyo ndabizi ko byanyicisha. Nawe ati wicwa nande? Umusore ati sinjya nibagirwa uwo ndi we naho ntoroka, kandi aho ndi naho ndahazi, gusa mwarakoze mu mpindurira ubuzima. Hope yamusize aho asubira aho yararaga nk'umuntu wari uvuye mu bintu by'akazi. Lava yasigaye atekereza ku kuntu yaramufashe n'uko yamurebaga, umutima utera vuba. Aribaza ati ubuse Hope ni ukunkunda ni uko ngerageza n'ibiki? Iriya ndoronyizi ku mukobwa wakunze umuhungu, ariko se nkanjye yaba yarankunzemo iki? Oya ubanza afite ikindi kibazo cyangwa akaba ari kunsuzuma mu buryo runaka. Nyuma y'icyumweru Hope yifuje gufata ikiruhuko akajya hanze y'igihugu, ahantu yari kumara iminsi nk'icumi. Yagombaga kujyana na Lavi kandi byarumvikanaga kuko yari umufotozi we wihariye. Yajyanye n'abandi batatu bari bashinzwe umutekano we, bagenda ari 5. Bagezeyo we na Lavi bakaba bari kumwe ahantu hose usibye nijoro buri wese agiye kuryama. Ku munsi wa kabiri bicaranye mu busitani, Hope akomeza kumurebana impuhwe no kumwikoreshaho, ageze aho kwifata biramunanira amubwira ko yamukunze. Lavi byaramutunguye aramubaza ati watinyutse ute kunkunda? Hope ati mbabarira ndabizi ko utanyemera, umusore mwiza nkawe ntiyakunda umukobwa nkanjye. Lava ati wibagiwe uwo uri we? Njye naho nagukunda, nsenga Imana ngo bimvemo. Hope ati bijya bikubaho? Lava yikije umutima aramubwira ati nyine kukubona kenshi nkabona uko witwara, uko wicisha bugufi kandi uri mwiza bene aka kageni, uri n'umukobwa wa perezida, hari ubwo binkurura nkagutekerezaho mu yindi shusho y'urukundo, nkibona ndi umukunzi wawe, ariko ibyo bitekerezo nk'amazi bigashira. Nzi ko hagize n'umenya ko binzamo yanyita umusazi cyangwa kanyica. Hope yahise amwegera aramuhobera cyane aramubwira ati ndagukunda cyane Lavi, nanjye nagerageje kubihagarika biranga, byarananiye. Nagukunze utangiye kumfotora ukanyereka postire nziza, ukuntu uvuga umwenyura, ukuntu uteye, ukuntu wubaha, ufite ubwenge, uri umuhanga, bituma ngukunda. Ariko si ibyo gusa, mba numva ntazi impamvu nkwiyumvamo. Iyo turi kumwe utuma nishima cyane, utandukanye n'abandi bantu bose baba bangaragiye, kuko baba bigize seriye birakaje aho guseka bakamwenyura, mbese ubona biteye umujinya. Lavi nawe yaramubwiye ati Hope nzi ko nakoze icyaha nkagukunda, ariko nari kuzemera ngapfa aho kubikubwira. None utumye mbivuga, mbizi neza ko uri umukobwa wa perezida nkaba umunyonzi. Ubu sinkizeye umutekano wanjye kuko ari icyaha gikomeye gukunda umukobwa nkawe. Abo babacungiraga umutekano bari bahagaze hirya kure, ariko babona uko Hope yari yahoberanye na Lavi bidasanzwe, birinze kubyivangamo, gusa umwe muri batekereza kuzabimenyesha ababishinzwe. Ubwabyo kuba yarahoye umusore nka Lavi wahoze ari umunyonzi byari biteye ikibazo gikomeye. Urukundo rwabo ntirwari gushoboka na gake nubwo bwose bari kuba bakundana bidasanzwe. Ugende ku mategeko y'igihugu babagamo, byari byemewe ko umukobwa wa perezida ashobora gukundana n'umusore uwo ari we wese yihitiyemo, ariko mu buryo bw'amategeko gusa. Ntibyari ngombwa ko akundana n'umuntu ufite icyiciro runaka, kuko nk'abandi baturage bose yari afite uburenganzira bwo guhitamo uwo akunda. Ariko mu by'ukuri uretse n'imiryango y'abategetsi ukareba mu miryango y'abakire bakomeye, gukundana na Lavi ntibyari byoroshye na gake. Muri icyo gihugu umukobwa wa perezida yafatwaga nk'undi muturage uwo ari we wese mu byo gukunda n'ubuzima bwe bwite. Nta tegeko ryamubuzaga gukundana n'umusore w'umunyonzi, umukozi usanzwe cyangwa umuntu utari mu rwego rwa politike. Kuba umukobwa wa perezida ntibyari bivuze ko atari umuntu usanzwe, kandi gukundana byari uburenganzira bwite. Icyakora nubwo nta mategeko amubuzaga gukundana n'uwo ashaka, igikorwa nk'icyo cyagombaga gushingira ku mico, ku ndangagaciro, ku mateka y'umuryango no ku cyizere cy'uwo yakunze. Umuntu uwo ari wese wabaga ushaka kwegera umukobwa wa perezida ubwabyo yabaga agomba gusuzumwa cyane n'inzego zishinzwe umutekano. Umusore wese yaba ari usanzwe cyangwa ukomeye yagombaga kugenzurwa mbere, bakareba niba adashobora guteza akaga cyangwa kwangiza isura y'umuryango w'umukuru w'igihugu. Perezida n'umuryango we bifuzaga ko umukobwa we bakundana n'umuntu wiyubashye, ufite imyitwarire myiza kandi ushobora kwibeshaho mu buzima bwiza buhenze, cyane ko umubano wabo washoboraga kujya mu itangazamakuru ukanagira ingaruka ku isura y'umuryango ndetse n'igihugu muri rusange.
Uwo musirikare ibyo byose yabitekerejeho abona bishobora kuba ibibazo bikomeye. Yategereje ko basubira mu gihugu bavuye mu biruhuko akamutangira raporo mu ibanga. Ubundi umusirikare urinda umukobwa wa perezida cyangwa undi wo mu muryango w'umukuru w'igihugu yabaga ashobora kumenyesha perezida cyangwa izindi nzego z'umutekano igihe abonye umukobwa ari mu mibanire y'umwihariko, cyane cyane nka Hope wari uri kumwe n'umuntu nk'uwo w'umufotozi wahoze ari umunyonzi. Umusirikare warindaga umukobwa wa perezida kandi ntiyabaga ashinzwe gusa kurinda igitero cy'umwanzi, ahubwo yaranashinzwe kurinda isura, icyubahiro n'umutekano by'umuryango wa perezida, kumenya abavugana n'abagize uwo muryango no kugenzura ibikorwa byabo byihishe cyangwa bigaragara nk'ibidasanzwe. Hakabaho no gukumira ibyago by'amakuru yashoboraga kugera hanze mu buryo bugayitse. Urukundo rutazwi n'inzego z'umutekano, cyane cyane hagati y'umukobwa wa perezida n'umunyonzi, rwari gufatwa nk'ikintu cyashoboraga kwangiza isura ya perezidanse cyangwa kurenga ku mabwiriza y'umutekano wa leta. Bakigera mu gihugu, uwo musirikare yatanze amakuru atari mu rwego rwo kurega umukobwa wa perezida nk'ushaka kumushinja, ahubwo abikora nk'utangaza amakuru mu buryo bwa kinyamwuga. Yahise atanga raporo mu nyandiko mu buryo bw'ibanga, ayishyikiriza umuyobozi ushinzwe umutekano wa perezidansi. Iyo raporo yagaragazaga ibyabaye n'igihe byabereye, isobanura ibyo gukoranaho birenze urugero. Yagiraga iti kuva ku wa 12 kugera ku wa 21 arenzaho ukwezi n'umwaka. Arakomeza ati by'umwihariko ku wa 12 ahagana saa 12:30 z'umugoroba, umukobwa wa perezida yagaragaye ahoberanye n'umusore umufotora bihoraho ari we Ravi mu buryo budasanzwe mu gihe cy'ikiruhuko yari yarafashe cy'iminsi 10. Muri icyo gihe bagiranye umubano wihariye, harimo guhoberana birenze urugero kandi byamaze igihe. Byatangiye ku munsi wa 2 w'ikiruhuko bigera ku munsi wa 10. Ni amabwiriza y'umutekano yarenzweho ku mugaragaro, ariko uburyo iyo mibanire yagaragaye buteye impungenge, bikaba bisaba ko Ravi asuzumwa neza agahabwa uburenganzira busesuye bwo kwegera umuryango wa perezida cyangwa akabukurwaho burundu, by'umwihariko kuri Hope. Ibyo yavugaga byari ukuri, kuko nyuma yo kubwirana ko bakundana, ikiruhuko cyose bakimaze bari kumwe baganira bikomeye bakisanga bahoberanye. Uwo musirikare ahubwo yabitse ibanga, kuko yabacunze akibonera bari no gusomana umunwa ku wundi, ibintu byari biteye ubwoba. Amahirwe yari ahari ni uko buri wese yararaga ukwe, naho iyo haba ikirenze ibyo byari kuba ibindi bindi, akaba ari gutanga raporo ikakaye cyane. Yabikoze mu ibanga, amakuru amwe arayahisha ku buryo Ravi na Hope batari kubimenya. Perezida akimara kumva inkuru y'urukundo hagati y'umukobwa we Hope n'umusore usanzwe w'umufotozi wahoze ari umunyonzi, yagize umujinya, atekereza ko ahubwo na cyagiye Hope yagiye gutembera n'amaguru yari agiye kumureba. Nubwo Ravi yitwaraga neza kandi ari ntacyo yari yakoze nabi, ibintu byari bigiye kuba bibi cyane bitewe n'uko byari gufatwa ku muryango, ku nzego z'umutekano no ku muyobozi w'igihugu nk'umuntu wagenzuraga urwego ruri hejuru. Uburyo ibintu byari bigiye kuba bikomeye bifite urwego rw'ubukana ruri hejuru, ntibyari kuba biturutse ku makosa y'umusore, ahubwo byari kuba bitewe n'igitutu cya politike, icyubahiro cy'umuryango n'imyumvire ya perezida. Kwanga urwo rukundo ntibyari bishingiye ku ngeso mbi ze, ahubwo byari bishingiye ku mwanya yari arimo n'aho yakomokaga. Kugira ngo byorohe, perezida yahamagaye umukobwa we ari nimugoroba bajyana gutembera mu busitani, amubaza niba akundana n'umufotozi koko. Hope yarabimwemereye, amubwira ko yisanze amukunda. Perezida yamushimiye kumubwiza ukuri, ariko aramwihanangiriza aramubwira ati mwikuremo vuba bishoboka, nutabikora nzabafatira ingamba mwembi. Yaramuretse yigira kuryama. Hope yabitekerejeho, yibuka ukuntu yari yishimye ubwo babwiranaga ko bakundana bakamarana iminsi 9 bari kumwe, bari kugirana ibihe byiza, yumva ko umwanga atabishobora, kandi ntiyifuzaga kumubwira ko papa we yabyinjiyemo. Nyuma yahaganiriye na papa we akamumubuza, we yakomeje kujyana nawe aho byabaga ari ngombwa hose ko afata amafoto, ariko akagira n'umwanya wo kumuganiriza ari bombi ku ruhande, akanamusoma ku itama. Wa murinzi yakomeje kubacunga, abona ko yanze kwitandukanya n'uwo musore, abona ko amukunda koko, kandi ibyo byarashoboraga guteza ikibazo gikomeye mu muryango no muri politike y'igihugu. Yiyemeza gutanga indi raporo. Nta biganiro byinshi, ku munsi wakurikiyeho Hope yahise ashyirirwaho uburyo bwo kugenzurwa cyane, ntiyongere kwemererwa kugenda uko yari asanzwe agenda uko ashaka. Uwo mwanya abajyanama be barahinduwe, abakozi bakoranaga nawe barasimburwa. Hashyizweho uburyo bwo gutandukanya uwo musore n'ibikorwa byose bijyanye na perezidansi. Nyuma yo kumufatira uwo mwanzuro, mu masegonda make Ravi baraje baramufata bamushyize muri gereza yari aho kuri perezidansi. Nubwo nta kosa yari afite, kuba yarakundanye n'umukobwa wa perezida atabyemerewe, akomoka mu muryango wose kandi adafite amateka akomeye, yashinjwe icyaha cyo guharabika isura y'igihugu. Ibyo byonyine byatumye afatwa nk'umuntu utekereza nabi watunyitse gusoma umukobwa wa perezida. Bavugaga ko naho umukobwa ariko wabishaka we atari kubyemera nk'umuntu uzi ubwenge. Banamushinje ko yashakaga kwisha inyuma y'urukundo kugira ngo ahindure ubuzima bwe. Byihuse bamukoreye dosiye yamushinjaga ibintu bitari byo, birimo gutangaza amakuru y'ibanga, kwica amahame y'umutekano no kwandika kandi agakwirakwiza ibihungabanya isura ya perezidansi. Umwanzuro wari uko afungwa ataburanishijwe mu buryo bwisanzuye. Bamaze kumuraga muri gereza, bamwereka ibyo yashinjwaga, bamusigara nta kindi bamubwiye. Nawe yarahangayitse atangira kwicuza kubwo kuba yaratwaye Hope ku igare, aribwira ati iyo mbimenya ngahungana n'abandi, wenda mba narabonye andi mahirwe. None muri iki gihugu gifite umutekano urinzwe bikomeye, hari igihe bansiba ku ikarita mu buryo butavugwa,
cyangwa se nkabaho mu buzima bumeze nabi cyane, ibyangombwa byanjye harimo na diporome nabyo bikazimira. Hope we bahise bamubwira ko agiye mu rukundo rutemewe, ndetse bamubwira ko atazigera yongera kubonana na Ravi, ko nabo bakorana bari bahindutse. Yakundaga ubutegetsi bwa se, ariko kubera urukundo rwagurumanaga yari ari gukunda Ravi, yumvise ko ubutegetsi bwa se butamushaka kandi ko bubuza abantu ubwigenge. Icyamubabaje kurushaho, banamuhaye ukwezi ko kuba atari mu kazi kugira ngo abanze kwakira ko atakiri kumwe n'uwo musore kandi akarindwa birushijeho. Perezida yibwiraga ko atanze umuti w'ikibazo, ariko yarateje ikibazo gikomeye kuruta icyo yarindaga. Ubuzima bw'umukobwa wo kuburinda byabaye nk'aho burimbuye. Byatumye Hope ahangayika cyane, atangira kurya ibyo kurya bike, akarara arira akirirwa arira. Babifataga nk'ibisanzwe ko ari bibaho ko umuntu ababara iyo yambuwe uburenganzira bwite, cyane cyane ku bigendanye n'urukundo, bakibwira ko bizashira vuba. Icyumweru cyashize yarembye, perezida aramwihorera, avuga ko namara kwiyakira azasubira ku murongo agasubira no mu kazi. Ravi we yagaburirwaga rimwe ku munsi, yarafunzwe ariko atazi ngo bizarangira bite. Hope nawe bari baramushyize mu buzima bwo gukurikiranwa cyane, kandi bamutandukanye n'abantu bose yari asanzwe avugana nabo. Bahagaritse ibikorwa bye, bamubuza gukoresha imbuga nkoranyambaga, ibikorwa bye bindi bihabwa abantu bo kubicunga. Ababyeyi be bose, yaba se cyangwa nyina, bamubwiraga ko iby'urukundo rwabo byari inzozi z'ubupfubyi, bashaka kumubwira ko yashoboraga kubana na Ravi ari uko bapfuye. Nyuma y'iminsi 12 yatangiye kurwara umutwe kubera kurira cyane. Yagize agahinda kakabije kamubuzaga gusinzira, atakaza ibiro, ariyanga burundu, ntiyongera no gukaraba cyangwa ngo yambare neza, atangira no gutekereza kwiyahura. Iwabo baramuretse bakamubwira ko bizashira, ko ari ubusazi, kandi se na nyina babaga bari mu nshingano nyinshi, ntibamubonaga buri munsi. Hashize icyumweru cya kabiri akiri gutekereza kuri Ravi cyane. Yibukaga ukuntu Ravi yabuze ababyeyi be, ukuntu ari we witaga kuri murumuna we, ukuntu yarwanaga no kugaruza iby'iwabo bari baragurishije byose. Yatekereza ukuntu yamukuye mu bunyonzi akamuzanaho, akamwikundira, akibaza uti baramutse yishwe koko icyo cyaha Imana yazakimbabarira. Yari abizi neza ko bashoboraga kumubabaza birenze ibikenewe, ibyari kumubaho byose akumva ari we bizitirirwa. Nawe ku giti cye yari yiburiye urukundo rw'ubuzima bwe. Nibwo yaragize amahirwe yo gukora ibyo yakoranye nawe, akabikorana n'umusore, kuko yakuze arindwa cyane cyari kwangiza umutekano we. Abasore bari ikizira mu buzima bwe. Gusa kuko yarageze igihe cyo kuba yashaka umugabo, baramuretse ngo azitiremo umukunzi, baramwizera bamwemerera no gutembera hanze nta mpamvu. Aho kubona undi musore urenze bifuzaga nk'umucuruzi ukomeye cyangwa umwana wo mu bayobozi bakomeye bo mu bindi bihugu kandi wizewe, yikundira umunyonzi. Ari mu gitondo yafashe umwanzuro ukomeye, yasohotse hanze yereka abamurindaga nk'aho yakize. Uwo mugoroba yasabye ko yasangira n'ababyeyi be, barabyemera. Bagiye ku meza arya baganiriza, babwira ko bakunda, arinze hati Ravi muzamufungure, mumuhe amafaranga yimerekeza yisubirire iwabo. Byose ninjye babiteraga ngo nkunde, ikosa ni iryanjye, kandi iminsi maze nitekerereho nsanga narakoze amakosa koko, mumbabarire pe. Perezida yarishimye, we n'umugore we baramuhobera cyane, bamushimira ko ari umwana wumvira, uzi ubwenge, usobanukiye icyo politiki ari cyo. Kuri uwo mugoroba ibintu byabaye nk'aho bihindutse, batangira kumuha ubwisanzure mu rugero runaka. Mu cyumba cye hari harimo agakapu, agafunga asangamo imbunda ya pistole. Mu by'ukuri we yatekerezaga kwiyahuza umugozi ari nijoro cyane, kubera ko yumvaga ubuzima ntacyo bumubwiye. Kubona pistole yumvise ko bigiye kumworohereza. Ntiyaragiye kwiyahura gusa ngo nuko bamutandukanyije na Ravi, ahubwo yanibazaga icyo amaze akakibura mu gihe nta burenganzira yari afite bwo gukora icyo ashaka mu buzima bwe, kandi akabona se na nyina bakunda igitinyiro kumurusha we nk'umwana wabo. Kubabwira ko bakunda kandi akabasaba imbabazi si uko yari yisubiyeho, ahubwo yifuzaga kwiyahura amaze kubasezeraho no gusabira Ravi imbabazi. Yatekerezaga ko napfa bizubahirizwa, Ravi akaba yarekurwa mu mahoro. Yafashe imbunda ayitunga ku mutima, agiye kurasa ubwoba buramwica, atekereza ko iri busakuze cyane. Yibutse ko icyuma cye kitashoboraga gusohora amajwi y'ibibera mu nzu, kandi nta kamera zabagamo. Afata umwanzuro aravuga ati ngiye kwirasa barasanga napfuye n'ubundi. Yakomeje kugira ubwoba ariko yihagarara harirasa. Isasu ryaravuze, gusa abarinzi bari bahagaze hanze y'umuryango ntibari kuryumva, kuko icyumba cye cyari cyubatse mu buryo bwatumaga amajwi y'imbere adasohoka. Urugi n'inkuta z'inzu ya perezida ntibyari byoroshye ko urusaku rurenga inzu ngo abantu babyumvire hanze. Gusa ku kigendanye n'isasu, hari uburyo bw'ikoranabuhanga bwashoboraga kugenzura aho hose bukurura amajwi y'isasu gusa. Nanone iyo isasu ryabaga rirashwe babibonaga mu mashini zabo. Ubwo rero bari bafite uko bumva amasasu yose yashoboraga kurasirwa aho hose muri perezidanse cyangwa aho perezida yari atuye, cyane ko wenda na perezida yashoboraga kuba yaraswa n'uwamurindaga. Byasabaga ko isasu ririndwa cyane. Si isasu gusa, no gukurura ku mbaritso ubwabyo byahitaga bigaragara ku mashini z'abari babishinzwe, bakabona intabaza. Baribye ku bikoresho byabo by'ikoranabuhanga, babona ko isasu rirashwe rirasiwe mu cyumba nimero 13 umukobwa yararagamo. Byamenyeshejwe perezida, ahamagara umukobwa we ngo afungure telefone irirangiza. Yamwandikiye amubaza ikibaye ntiyasubiza.
Kubera ikibazo bari baramushyizemo cyo kumutandukanya n'umukunzi we, bategetse ko bagenda bagafungura urugi yaba abikoze cyangwa atabikoze. Ariko ibipimo byagaragazaga ko ryarashwe. Kubera ko yari yafunze, perezida yemeye gutanga imibare y'ibanga yashoboraga gukoreshwa ifungura uwo muryango, uretse ko iyo byanga bari no gushaka imashini ica ibyuma bakafungura. Ku bw'amahirwe harafungutse, binjiye basanga umukobwa yirashe ku mutima, amaraso ari kuva ari menshi cyane. Bahise bahamagara abaganga babagaho hafi, bamushyira ku gatanda bamwihutana mu bitaro byaraho mu rugo kwa perezida. Ku bw'amahirwe basanze Hope agihumeka nubwo amaraso yari yavuye ari menshi. Yari yagerageje kwirasa ku mutima, isasu ryinjira mu mubiri ariko ntiyapfa. Abaganga babasobanuriye ko nubwo umutima ari kimwe mu bice bikomeye by'umubiri, kurasa bidasobanura ko umuntu ahita apfa. Isasu ryari ryanyuze ku ruhande gato rw'umutima, ryanyuze ku magufwa abakingiye umutima, risa nkaho rimanutse gato, ntiryafata mu mutima neza, ariko umutima nawo ugira ibice byinshi. Ryangije igice gito, riwunyura hafi ariko ntiryawufata neza. Amahirwe yagize nuko nta minota 15 yari yagashize, naho ubundi yashoboraga gupfa. Uwo mwanya bahise bamukorera operasiyo yihuse, baramubaga bamukuramo isasu, bongera gufunga aho ryari ryanyuze rigana ku mutima. Bamuteye amaraso basana n'ibindi bice byari byangiritse. Abaganga bahise bamushyira mu cyumba cy'ibitaro yari kuvurirwamo. Umutekano we wahise ukazwa, ntiyongera kuba ari wenyine. Perezida yabonye ibyo umukobwa we yarakoze bitewe n'umusore yari yarafunze, agaburirwa rimwe ku munsi, bataramufatira umwanzuro wa nyuma. Atangira kwibaza ati nigute naba narwaniye igihugu, sinshobore kurinda umukobwa wanjye, ngo abandi ibyishimo, umwana wanjye nibyariye nkabimwima. Narwanye intambara nyinshi, ariko noneho nsinzwe mu rugo rwanjye. Noneho yatangiye kwemera ko urukundo rw'umwana we rufite uburemere bukomeye, ndetse yicuza kuba yaramwimye uburenganzira ku buzima bwe bwite. Yaribazaga ati ubusi yapfa, ubwo nari kuba nungutse iki? Abantu bari kwibaza ukuntu yapfuye atarwaye. Nari kuzavuga ko twasanze yapfuye se, nari kuzemera ko yirashe se sintanga ibisobanuro. Isi yose yari kuzakomeza kubyibazaho. Aho kumubura, reka ndebe ko nahindura ibi bintu, abona icyo ashaka. Perezida yakoresheje inama y'igitaraganya y'abajyanama be yari yizeye n'umugore we ayirimo, basanga nabwo Hope nakira azakora ikindi kintu gikomeye nk'icyo, cyangwa akazabaho yanga ababyeyi b'urunuka kuko bamubujije urukundo rwe. Banzuye ko umusore baramusuzuma, bakamuha akazi keza, akamererwa kubana n'umukobwa wa perezida amahoro agahinda. Perezida ntiyari guhita yemera Ravi ngo amuhe umukobwa w'ako kanya. Hari inzira zigoranye yagombaga kunyuramo kugira ngo yemererwe gusezerana n'umukobwa wa perezida, harimo gukorerwa iperereza, bakongera gusuzuma inkomoko ye, amateka ye, ibyo yize n'aho yakuriye. Baramufunguye, batangira gusuzuma niba atarigeze agira imyitwarire yashoboraga guteza ikibazo, wenda akaba yarigeze kurangwa n'urugomo, ubusinzi, ibiyobyabwenge, cyangwa akagirana n'umubano n'imiryango yari ifite imyumvire ya politike itari ijyanye n'icyerekezo cy'ubwo buyobozi. Ibyo byatumye bamufungura, bamusubiza mu nzu yari ari kubamo. Byakozwe umukobwa we akiri mu bitaro. N'ubundi abaganga bari bavuze ko gukira kwa Hope byashoboraga gutwara amezi hagati ya 4 na 6, kandi akaba yari gusubira mu buzima busanzwe neza nkaho nta cyabaye nka nyuma y'umwaka, kuko uretse kumuvura ibikomere bari no kumuganiriza akavurwa mu mitekerereze. Perezida we yaravuze ati niba umukobwa wanjye yanakwemera kwirasa kubera umuhungu witwa Ravi yakunze, nta kundi reka bazabane, wenda nawe azabaho ubuzima asigaje afite amahoro. Icyakora Ravi yagombaga guhabwa amahugurwa mu bintu bitandukanye, birimo no kwigishwa imyitwarire ya leta. Guhera uwo munsi yigishijwe uko umuntu w'umwihariko akwiriye kwitwara, cyane ko yaragiye kuba umwe mu bagize umuryango w'umukuru w'igihugu. Bamwigisha uburyo bwo gukorana n'abashinzwe umutekano, itumanaho no gukorana n'imiryango mpuzamahanga. Bamuhaye umujyanama w'umwuga uhoraho wari ugamije kumufasha gushyira umutima hamwe, agatuza, akumva akamaro k'urwego yinjiyemo no gukomeza kuba inyangamugayo. Mu gihe Hope yari ari mu bitaro, Ravi bamwemereye kujya amusura kandi bakaganira ku rukundo rwabo. Noneho bari babyemerewe kandi yaboraga gukira neza gusa bakabana. Ravi umunsi umwe yamusuye yaramubwiye ati sheri, sinari nzi uko wakwirasa kubera njye. Nubwo nta rukundo nari kuba ngufitiye, ibyo wakoze byari kurunzanamo. Gusa sindiyumvisha icyatumye unkunda, narahoze ndi umunyonzi. Hope nawe ati sinavuga ko icyatumye ngukunda ntakizi, kandi urwo ngukunda ntirugira igipimo. Ndabizi neza, narabikubwiye. Nakubwiye ko uri umusore mwiza, witonda, uzi ubwenge, kandi iyo ndi kumwe nawe utuma nishima. Rero sinavuga ko ntazi impamvu ngukunda, ahubwo nagukunze ntitaye ku cyo cyo. Nyuma y'amezi 4 baramusezereye, Ravi bamutumira mu biro bya perezida. Yagombaga kurahirira imbere ye ko atazabangamira umutekano we cyangwa uw'igihugu, kazubaha umukobwa n'umuryango, kaza mu mutwaro ufite ubwitonzi utagamije kwigarurira ibintu binini, ahubwo agacunga urugo rwe n'isura y'igihugu yirinda imico mibi. Ravi yari yarize ikoranabuhanga, afite ubumenyi mu gufotora no gukora video, kandi nibyo yakoraga mbere yo gufungwa azira gukundana n'umukobwa wa perezida. Perezida yanzuye ko ahabwa akazi k'ibijyanye n'itumanaho, itangazamakuru rya perezidanse, akanacunga imbuga nkoranyambaga zose z'abagize umuryango w'umukuru w'igihugu, zaba iz'umugore we, iza perezida nyirizina n'iz'umukobwa we, akagahabwa mbere yo gusezerana na Hope.
Uwo mwanya wari mwiza kuko umusore yari kujya akora akazi ko gucunga no gutunganya amashusho n'amafoto y'ibikorwa bya perezidanse n'umuryango wa perezida, harimo n'ibikorwa by'umukobwa. Yagombaga kuyobora ibyo kumenyekanisha ibikorwa bya perezidanse ku mbuga nkoranyambaga, agakurikirana n'imyitwarire y'itangazamakuru n'uburyo ubutumwa bugera ku baturage. Nanone yaramaze gushingwa gukorana n'abashinzwe umutekano kugira ngo amakuru ajye atambuka neza kandi hatagira ikibangamira umutekano w'umuryango wa perezida mu bijyanye n'ibyo ari gupostinga. Bari bamaze kumugira umwe mu bantu bakomeye mu itsinda ryari rishinzwe gucunga isura y'umuryango wa perezida mu gihugu imbere no ku rwego mpuzamahanga. Yahawe aka kazi kuko yari afite ubumenyi bw'ikoranabuhanga mu itumanaho n'itangazamakuru kandi yizewe, bigaragara ko atari kuzakora amakosa yashoboraga guhungabanya isura y'umuryango wa perezida. Nyuma y'amezi 6, ubwo hakaba nyuma y'amezi 10 umukobwa yirashe, perezida yemeye ko bashyira ifoto hanze bari kumwe, bakamenyesha abaturage ko umukobwa we afite ubukwe kandi ko agiye kubana na Ravi. Iyo foto yagaragazaga itariki ari kuzaberaho ubukwe kandi bwari kuba nyuma y'amezi 3 gusa uhereye uwo munsi. Ikijya hanze, abaturage bacitse ururondogoro batinda no kubyemera. Kuva Ravi yava mu rugo ajyanye nabo abasirikare baje kumukura iwabo, uretse murumuna we nta wundi muntu n'umwe wari uzi aho aherereye. Bamwe bibwiraga ko yahunze, abandi bakibwira ko yishwe cyangwa agafungwa azira gutwara ku igare umukobwa wa perezida. Babanyonzi babonye Ravi banga kubyizera, nyirarume wa Ravi na murumuna we birabarenga. Abayobozi bigeze kumuhamagara ngo babwire ibyo yaganiriye n'umukobwa wa perezida, nabo birabatongora. Nyuma yaho Meyer yaramuhamagaye aramubura, aranamushakisha aramubura ntiyamenya aho aherereye. Abibajije murumuna we nawe amubwira ko atahari. Yifuzaga kumuha akazi birangira amubuze. Yaratunguwe rero no kongera kumubona agiye kuba umukwe wa perezida. Baba abanyonzi, abayobozi cyangwa abandi baturage bari bamuzi, nawe ari gutinyuka kumuhamagara ngo amubaze niba koko ari byo, cyane ko byari ku mbuga nkoranyambaga za perezida n'iz'umuryango we wose. Igitangaje ni uko batekerezaga ko bose yabarenzeho, nawe ari kurota kumwandikira cyangwa ngo amuhamagare. Wa munyonzi Fox we, abandi banyonzi bendaga kumukuramo iyo kotsa, bamubwira bati wigize umuhanga usesengura ibintu, ngaho usesengura ukuntu umunyonzi agiye kuba umukwe wa perezida. Bo ntibari bazi naho yakoraga, uretse kubona iyo foto gusa baribwiraga ko nyine yagiye gukorera kure batazi naho yagiye. Kwa perezida hari hagezwe ibyo gutegura ubukwe, ibikorwa byose byateguwe ku rwego rwo hejuru. Umuryango wa perezida wakoranye n'abashinzwe umutekano n'abayobozi mu rwego rwo gutegura umutekano w'ibi birori. Ibinyamakuru n'itangazamakuru byemerewe kwandika uko bibyumva, bigasesengura, bakabiha n'amakuru avuye muri perezidanse ngo babashe gusangiza abaturage ibyishimo by'umunsi mukuru mu buryo bwubaka isura nziza y'igihugu. Gusa hari imbibi batagombaga kurenza ngo babe bavuga nabi cyangwa ngo banenge. Bagombaga kuvuga ukuntu umusore yize neza, akaba umuhanga, ubuzima bukanga, akaba umunyonzi, bikarangira ibyo yize bimuhesheje kubona akazi muri perezidanse kandi akaba umukwe wa perezida. Bagombaga no kurenzaho ko ubutegetsi bwabo butanga uburenganzira busesuye kuri buri wese kandi umuntu akihitiramo icyo ashaka. Byari ishusho nziza y'igihugu no kuri perezida kuko bamwe batiyumvishaga ko bishoboka ko yakwemera gushyingira umukobwa w'umuntu nk'uwo. Ariko kubera ko hari harimo urukundo, byatumye abaturage barushaho kwiyumvisha neza ko bari muri demokarasi, ko umuntu ahitamo icyo ashaka. Nyuma y'iminsi mike habayeho umuhango wo gusaba, umuryango wa perezida wemera ku mugaragaro ko utanze umukobwa kuko umuhango wari usanzwe uteganyijwe mu muco w'igihugu, ariko bikorwa mu buryo bwubahirije amategeko n'uburyo bw'umutekano bwari bujyanye n'akazi ka perezidanse. Umukobwa wa perezida ariwe Hope yashyigikiwe n'ababyeyi be, abayobozi bakuru n'abagize umuryango, bagaragaza ko umuryango wose uhaye agaciro Ravi n'urukundo rwabo. Bahimbishije ibisigo ku basizi bakomeye, hahimbwa n'indirimbo n'imbyino zari kuririmbwa mu bukwe bwabo. Hanategurwa uburyo hari gukorwa imihango isanzwe mu bukwe bw'igihugu, ariko hanitabwa ku buryo ubukwe bwari kujyana n'icyubahiro cy'umuryango wa perezida. Nyuma y'amezi 3 ubukwe bwaratashye, basezerana amategeko no mu idini. Bwitabiriwe n'abayobozi bakuru b'igihugu, abo mu nzego zitandukanye, abagize guverinoma n'abanyapolitike bo mu bindi bihugu. Imiryango yombi yaritabiriye hamwe n'inshuti za perezida, abakozi bo muri perezidanse n'abanyamuryango b'imiryango ikomeye yakoranaga na leta. Igishimishije ni uko nyirarume wa Ravi n'umugore we bari bahari nk'umuryango we, bagiye mu cyimbo cy'ababyeyi be. Nanone murumuna we wari kurangiza kaminuza yari mu bamuherekeje. Abanyamakuru n'amafotora bo mu nzego zemewe bagombaga gushyira hanze amajwi n'amashusho y'ubwo bukwe, abitabiriye nabwo bakabukurikirana. Abanyonzi, abo muri ya santere bose, abayobozi bo mu karere ke n'abandi bose bari bamuzi, bari bunamye muri telefoni, abandi bakurikirana kuri televiziyo no ku maradiyo, batangaye cyane batumva ukuntu umunyonzi ari wari ukoze ubwo bukwe bwa mbere bukomeye mu gihugu. Nyuma yo gusezerana, Hope na Ravi bari bagiye gutangira ubuzima bwabo mu buryo bwiyubashye nk'ab'umuryango wa perezida, bacungiye umutekano kandi bagahabwa ituza ry'abakundana. Mbere na mbere bagiye mu kwabuki mu gihugu bifuzaga, bahamara ukwezi bari mu biruhuko. Bamaze kugaruka bahawe inzu yo kubamo. Iyo nzu yari yihariye mu rwego rwo hejuru, ifite umutekano usesuye, iri hafi y'aho perezida yabaga kugira ngo babe hafi kandi barindwe neza. Yari ifite ibikoresho by'ikoranabuhanga rihanitse kandi hari imbunda zigezweho zo kubarinda kugira ngo babeho batuje, bafite umutekano udahungabana.
Iyo nzu kandi yari irimo ibice byo kwidagaduriramo, ibyo kwigiramo n'ibyo kuruhukiramo, kugira ngo ubuzima bwabo butazaba bucingiye umutekano gusa, ahubwo bafite n'uko bishimisha. Nyuma y'amezi 2 babana basubiye mu kazi. Ravi yakomeje akazi ke nk'umukozi w'umuryango wa perezida mu bijyanye n'itumanaho, afasha mu micungire y'imbuga nkoranyambaga, gufotora no gukora video z'ibikorwa by'umuryango wa perezida no kubipostinga. Perezida yongeye kwizera umukobwa we, nawe amusubiza ku nshingano zo kuba umujyanama. Iyo abantu bazi Ravi batekereje ku kuntu yahoze ari umunyonzi, kwemera ko ari we wabaye umukobwa wa mbere ukomeye mu gihugu, akabana n'umukobwa wa perezida, birabarenga bakagira ngo bari mu nzozi. Ravi nawe hari ubwo abitekerezaho ntabyumve. Yabwiye Hope ati, rimwe na rimwe numva nk'ugomba icyubahiro kirenze, sindiyumvisha uko urukundo nkunda rungana kuko rwampinduriye ubuzima. Iyo nibutse akantu ko kwirasa kubera njye ngukunda byikubye, ubu si yo pfa kuko bari kuzabasha kubona igihano kinkwiriye ko no kunyica bari kumva bidahagije. Hope yaramusubije ati, njye nakunze umuntu sinakunze icyo ari cyo, kandi ntari kubikunda nkibanira n'umuyonzi akajya ntwara ku kagare ke tukagenda tureba abantu n'imisozi. Uzanyemerere nkubere byose wifuzaga mu mukobwa watekerezaga kubana nawe akazakubera umugore mbere yuko nkuzanaho iby'urukundo. Wenda mu nzozi zawe ntiwigeze urota umukobwa nkanjye, ariko waranyemeye wemera ko dukundana. Nanjye nzakora buri kimwe uzabeho uticuza kuko wanyemereye ngo gukundana n'umutima wanjye wose, kandi ukemera kumbera umugabo. Urukundo rwabo rwabaye urukundo rwa mbere rwavuzwe mu mateka y'igihugu rugera no hanze yacyo. Iyo umuntu avuze urukundo rutangaje, mu mutwe we hazamo rw'umukobwa wa perezida wikundiye umusore w'umunyonzi, bikarangira babanye nubwo bitapfuye kwikora. Ndagushimiye ko tugeranye ku musozo w'iyi nkuru, kandi ni ikimenyetso cyiza cy'uko wayikunze. Niba ari byo ntabeshye ntugende utavuze. Turishimira kuganirira nawe hatangirwa ibitekerezo. Naha dusoreje uyu munsi, ntuzacikwe niba utaha.